Amazon Prime Video na Rock Entertainment uko tugatangiye urebe filime wumva n'amagambo dutangirana hey rebe Agasobanuye Chan yicaye hano inzira y'ubuzima ibihe bigoye nibigaragara ku maso yacu imibiri yacu izarimbuka ariko amasura yacu azakomeza kubaho amagambo y'umusaza muyatega amatwi anuka puru ababuriye mu ndoto baciwe intege n'abafamiliye cyangwa n'abanyamuryango bamwe barazwa abandi ntago bazwi umuvuriko imitaba cyane kugaragaza urukundo tugahishira ibyaha amagambo ndetse bikihutisha n'imyaka myinshi cyane twarabishe kimwe nk'umugezi ugenda wikaraga cyangwa amazi yikaraga abenshi batwawe n'umururumba w'amafaranga bashyingura abandi mu ivu ry'ubukene amasura Chehire ari naryo zina rya filime Chehire bivuga amasura ni naryo zina rya filime Chehire imibiri yacu izarimbuka ariko amasura yacu azakomeza kubaho Chehire inzira karengane bariya hakaba n'abagizi ba nabi Agasani harimo abaguzi hakabamo n'abacuruzwa iyo ni amagambo turi gutangirana umusaza ni icyamamare habamo ubuto ubusore n'ubusaza ariko bose batinya amasura yabo ahubwo bikunda mu ndorerwamo iyo bari kwireba aribwo baba bari kwiyamagarira isura zabo z'ubusaza umuntu wese uri muri iyi si ni ikiremwa muntu uri muri iyi si wese ni ikiremwa muntu kandi buri umwe afite ibimuranga bitandukanye n'iby'undi amasura afite igisebo cy'ubugome bakoze ndetse n'amasura afite isoni z'ibiyaranga imibiri yacu izarimbuka ariko amasura azahoraho ibi bisobanuye iki n'amagambo y'umusaza imibiri yacu izarimbuka mwicare mubizi iyi mibiri yanyu izarimbuka ariko ngo ko azasa niko tuzasa aranaseka ariko amasura yacu azakomeza kubaho filime bayise Chehire ni isura mwese ngo amasura yanyu buriya batera ubwoba harimo bifuza kutayabona Chehire iryo zina rya filime babyandika no mu gihinde mama we namba uno nigarukiye bimeze bite filime yacu nuko tuyitangiriye mu misozi naragiye Agasobanuye kabarwa rwigurumbije ingegera rwabuze ingenzi nigarukiye bimeze bite dutangiriye mu misozi ahantu bari mare dike bafite niveau de tide iri hasi bagenda bagatangira no kumvugaho sha reka nze nongere mbafate kunda byibura nk'imyaka 3 bone kwigendera naragiye mu mahanga nagarutse uwo dutangiranye bwita Imran Hashim ni icyamamare uyu mugabo ni umuhitinzi n'umutipe kugira ngo umenye ko ari umuhitinzi uyu mugabo agira indirimbo iyo ndirimbo yaririmbye irebwa n'abantu benshi mu gihinde ariko ntabwo ari baziririmba irebwa n'abantu benshi mu gihe gito ndi mu nzira ni icyamamare ni umukiri uranyumva ndi mu misozi ni Imran Hashim bose ni nyakuri uranyumva neza sike nimero ntabwo iri gucamo mwibuke muri footpath yari akarimo ugera muri New Delhi hari ibirometero bigera muri 280 na uyu mugabo ari kujya muri New Delhi n'umurwa mukuru w'Ubuhinde bimeze bite umugabo yafashe inzira ari mu muhanda umeze nabi neje ziri kugwa neje buriya zirakatsindwa we nuko wenda mutaraba ahantu nk'ariya ariko usanga neje nta keza kare umugabo ageze hano nukomeza inzira y'imbere uragenda ibirometero 280 nuca inzira ya bugufi ni ibirometero 210 nta kuntu ibirometero bigera muri 70 utagira ute utaca inzira y'ubusamo umugabo yataye inzira nyabagendwa aca inzira y'ubusamo ko yakagiye haruri kumureba aca inzira y'ubusamo
yanze gufata inzira ndende aciye inzira y'ubusamu bayita ngo iki iy'ubusamu ubusamuye wihuse cyane nyine kugira ngo udatinda kugera nahura n'umusaza ये रास्ता दिल्ली जाता है iyi nzira igera muri Delhi ना oya ये रास्ता कहीं नहीं जाता है iyi nzira nta hantu na hamwe ijya रास्ते पे जाने वाले लोग दिल्ली gusa abanyuze iyi nzira bagera muri Delhi kaho haraseka murakoze muzehe umusaza aramusezera iyo sura y'umusaza ntuyibagirwe izi ni za filime zisohoka byibura rimwe mu myaka 500 sinababwiye ngo naroka agasobanuye reka nze mbibereke mugabo ari kugenda kigera mu nzira igiti kikubita mu nzira ari kugenda mama we bimeze bite igiti cyaguye imbere y'imodoka ye dore ahantu ari ni mu mashyamba neje ziri kugwa muri imvura n'akana wa musaza yashiruka rebe imodoka ntiri kuva aho yafashwe urebe umugabo asa nk'utwaye imodoka zimwe nziza nimba mujya mubona za modoka rukagendamo mwibanga ariko ikomeye cyane urebe umugabo n'uburyo yifunze urabona ko rwose meze neza muze yaje gutabara umugenzi wakomeretse uyamezeza kino giti baragikura mu nzira ryari iki giti rega ntabwo cyakwiterura n'abantu bagiterura araseka he सरकारी लोग गुजरेंगे abashinzwe umutekano hano nibo baza bakagikura bagera hano ryari ntabwo mbizi एक महीना भी लग सकता है bashobora no kumara ukwezi cyangwa icyumweru bataragera hano तो एक दिन या चंद घंटे urabizi mu buhinde nta kintu kibera igihe gito bitwara iki hari hoteli se naba ndyamyemo hakurino के 2-4 घर है hano nta n'ingo zigera muri 12 zihari rero nta hoteli wapfa kubona hano se ni Gasogi yari ya hoteli nziza bita Novarandi kariho byibura hari hoteli nziza muri Kigali वरना इतनी umunyamerwe kuba duhuye कुछ नहीं मिलता है naho ubundi byari kukugora kugira icyo ubona hano mu butayu दोस्त का घर पास ariko mfite inshuti bahari ahirya nanjye niho nari ngiye kandi wabonye inshuti yanjye bari mu rugo tugwaye ikaze ibi ikirere nikimera neza uraza gutaha थैंक यू urakoze yahuye n'umugira neza बस ये बन कर आए uburyo wagereye igihe umeze nka marayika murinzi रंजीत सिंह की ntabwo ndi marayika banyita paramujiti ntunyite marayika njye banyita Samir Mehira byiza guhura nawe umugabo ngo yitwa Samir Mehira reka mfate ibikapu byanjye kubw'amahirwe ahuye n'umuntu wemeye kuba yamuha icumbi umugabo afata hano kuramo na kontake ewana urantabaye muze rwanyeho umugabo abitse urufunguzo rugwa hasi rwa BMW urebe filime ni mu ishyamba uruburi iyo ruri kuko ibintu biba byabaye bibi mu nsheri hano hari urugo rukuyizamo indani inzu ni nziza intebe urabona zakorewe muri kimwe family uraza kugenda ubibona hasi bicaho Zaidari ariko ko namuheruka turaza kumubona ndabizi neza ikirere niyo cyaba kibi guteye ese nicyo cyatumye ataza ngo ni ikirere ni abasaza bibera muri iyi nzu abasaza ubundi usanga bajya kwibera mu byara ahantu nk'aha barahunze akavuyo kuko baba barakabaye n'igihe kinini barahatwitse batagikeneye gutwika ese mutuye ahantu nk'aha gute kwe urubura rurarugwa imiyaga imvura izuba ariko rigeraho rikaza amanywa ijoro birasimburana niko ubuzima tububaho nyine ubuzima burakomeza ikirere gishobora kuba kibi ndakeka ko twari dutegereje birangiriye haraje reka twizere ko bino biri buze kuryoha bari bategereje nde karibuni ni ibisaza byibera mu ishyamba nari nagiye kuvuga ati buhira watwibagiwe ahubwo mbazaniye umushyitsi muhura n'uwitwa Samir Mehira ubugingo bwari bwaburiye cyangwa se bwayobeye muri iyi misozi banyita Jagdish Acharya njye nitwa Samir guhaye karibi wanjye ntucikwa akantu na gato ibirenge byanjye birakunje hindura imyenda urebe filime yaje hano You have a very nice place there. ufite inzu nziza reka njye kwita ku matiyo yapfumutse Ana इनकी मदद करो Ana waza ukadufasha Ana ni umukobwa uba hano Hello. Ana azana gufasha umushyitsi musore aba yambaye nk'ikigori kubera imbeho wana kondisire ntuhanze imeze nabi cyane पेड़ भी गिर गया igiti kigwa imbere y'imodoka yanjye
Ewana mbuzi icyo nkora birancanga. N'abantu mu icumbi. My place you'll be more comfortable. Ngwino wicara ahantu twacanye nkwishawe wota. काफी Dore ni hariya. है समीर के रास्ते Umunyamahirwe. को बुल्लर जी Kuba uhuye na Mr. Buhura akakuyobora hano. पहुंच तो गए None ugeze hano. यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा था कि ये एक शॉर्टकट है. Nabonye icyapa kivuga ngo iyi niyo nzira ya bugufi. Inzira ya bugufi. क्या है कि शॉर्टकट आदमी को Ariko burya mujye mutekereza kabiri nimujye guca inzira ya bugufi. में शॉर्टकट Inzira ya bugufi burya kenshi igeza ku bibazo. Niba abantu bifuza gukira vuba kenshi usanga bahemuka niyo nzira ya bugufi. किया जाता था Urayitwa hariya Jadav Bai. ग्रुप के एक बुजुर्ग मेंबर Niwe muntu ushaje cyane muri groupe yacu. मौला Bivuze ngo mu mitima yacu turamwubaha. बड़ी Bano basaza bafite groupe yabo we. बुल्लर जी Uyu niwe musaza. नहीं Uyu ni inshuti ya Buhira. दोस्त नहीं बेचारे ओया। तूफान में फंस गए थे Ni umusore wahuye n'impanuka mu nzira. Buhira amuzana hano. Oh! Kumbe ni umuntu tutazi. मुझे लगा क्या बुल्लर जी के दोस्त Nari nzi kuri inshuti ya Buhira reka nkuyambire shahi niko. से इस दिन का इंतजार Uyu munsi maze imyaka ngutegereje. Yakasa. इंतजार. Ngutegereje? Yego. अब कहने का मतलब Icyo ashaka kuvuga ni कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते hano turambirwa guhora tubona amasura buri munsi tumenyereye. जब सामने Rero iyo tubonye isura nshyashya biratunezeza. जी 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 Yego yego. Gusa umusaza arabwiye ngo uyu munsi nari ngutegereje. लॉ एंड जुडिशरी से एसोसिएट Twese uko tubona hano turi abantu beguye mu kazi kacu. Uyoze ari umucamanza agenda umwavoka. पूरी लाइफ इसी प्रोफेशन में Ubuzima bwacu bwose twamaze dukora akazi kerekeranye n'amategeko. पेशे के बारे में मुझे ज्यादा Ibintu byerekeranye n'umwuga wanyu w'amategeko nta kintu mbiziho. परवरिश हुई. Ariko ahantu nakuriye उनके नाम से दूर abantu bose batinya amategeko. Kanja abantu nakuriye abantu bose batinya amategeko. बड़ी वारदात हो Ni GST sha. Mwibanga rikomeye. कौन अदालत के टंटे में फंसे Katorore. आपकी हालत देखते हुए मुझे Nkurikije kondisiyo urimo wa mwana we. का एक पैग बड़ा Ndumva tugukubise icupa ry'urwunge ryagufasha gushyuha. Bahise barizana. Icupa ry'urwunge mu bukonje nk'ubuze umuti rikora. Urebe filime. Ya. Urebe. Murakoze. Musore. Dore ukuntu areba umukobwa w'abandi. Irari. देंगे. आमतौर पे जब Mwe ko mutanywa se. सारे दोस्त इकट्ठे नहीं हो जाते Twe ntabwo tujya tunywa urwunge inshuti yacu itaraza. Ryan. आप हमारे खास मेहमान है इसलिए आप Ubwo uri umushyitsi wacu we itegeko ntabwo rikureba weba winywera bano basaza ngo nta n'umwe yemerewe kunywa inshuti yabo yindi itarahagera genge itaruzura इतने तूफान में आएंगे. none se iyo nshuti yanyu iraza muri ikirere kimeze gutya रोक सकता uwo muntu ugiye kuza nawe ubwo ameze nk'ikirere kibi nta kirere kibi kijya kimuhagarika uwo muntu ninde mama we uwo muntu ameze nk'ikirere kibi nta kirere kibi kijya kimuhagarika Amitabh Bachchan icyamamare baramuzi bari hano umusore asukayo urwunge baramureba ni abasaza ni genge y'abasaza ngo bamwe bahuze ari abacamanza abandi abavoka तो ऊपर जा सकते हैं nimba ushaka no koga wajya hejuru ukisukura ukamera neza जी karame nuko bamvaye इन्हें गेस्ट रूम में ले mwirika icyumba cy'abashyitsi sha ni abasaza baba barakoze akazi kabo bamara gusaza bakajya kubaka mu mashyamba kwibera mu ishyamba ahantu batuje nta stress nta rwa rusaku rw'abana b'iminsi ये जा रहे हैं none se agiye gutaha ntabwo muri buze kumubaza भाई बाद में turamubaza nyuma buretse ariko पूरी जा रहे हैं ना agiye hejuru by'akanya gato turamubaza nyuma baramubaza iki नहीं पकड़ रहा है. we network ya telefone yanjye yavuyeho kano gace barimo nta na network ziba ziriho वाइफ को इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे साथ यहाँ क्या हुआ. nashaka kubwira umugore wanjye byambayeho वाइफ से मिलने wari uri mu nzu ugiye guhura na madamu wawe se वो ऊपर एक रिजॉर्ट में ठहरी हुई है. oya हमारी एड फिल्म बटरफ्लाई कलेक्शंस की शूट हो रही है. मैं दिल्ली जा. umugore wanjye ari hoteli iri haruguru mu misozi none ngiye kubanza gucaho आपका फोन तो डेड है. इस पे कोई telefone yanyu se ko nayo idakora नहीं आ रहा है. पहाड़ी इलाका है यहाँ पे फोन अक्सर hakuno ni mu kibaya amatelefone yacu akunze kuba yavuyeho मोबाइल सॉरी हम तो telefone se mu gihe zigendanwa ntazo dufite ntabwo nabyizera जमाने में मोबाइल फोन्स gute mutagira telefone mubire साहब छोड़ nta n'imyaka igeze और वेल कनेक्टेड भी है twebwe ntabwo ari ngombwa dukenere telefone ngo ziduhuze n'ubundi turihuza batuye hafi ahantu hato telefone urumva twazikoresha iki wa mwana we snapchat niko ngwino nkwereke icyumba cy'abashyitsi avuze telefone gusa hari umusaza ubasha undi utarajya kure arafati kaboyi se dore umusaza ukuntu bamureba uyu ni umukobwa wo muri uru rugo yitwa Ana cyangwa se Ana byose ni kimwe yamuzanye mu cyumba cy'abashyitsi urebe ni icyamamare yari yigiriye mu mujyi kuri bakuri no mu cyumba bamuzanye harimo amataburo ameze gutyo
amataburo arimo y'inzovu ziri kuva amaraso, ni amataburo ateye ubwoba. Abantu bapfuye bari kuva amaraso, ni amataburo amanitse muri iyi nzu. Ndagira ngo ukurikire filime. Narakubwiye ngo iyo dusobanuriye ibintu ntibidusaba gukora iyo bwabaga. Sorry. Umeze neza? Umeze neza. Aya mataburo ari hano ni njye wayashushanyije. Are you serious? Kuko suri seri. Wow, it's amazing. Birakabije pe, birarenze. क्या उसका नाम? Yitwa Andy Warhol. Andy Warhol uramuzi? तो वो electric chair की paintings. Niwe washushanyije taburo ya electric chair. और आपके लिए तौलिया और साबुन रख दिया. Umva namaze guhindura amazi isuye n'ibindi uri bukenera. सकता हूँ. Nagufasha ano mashusho kuyamamaza. पहचान है. Ngenziranye n'abantu benshi bagura amataburo nakuzamura nakuzi. मेरी पैंट भी गई है. Ipantaro yanjye iratose. इसे चेंज कर दो. Wakwambara no pantaro iri hano. Thanks. Urakoze. आप ये iron कर देंगी? Iyi yanjye yatose wayitera ipasi. Urakoze n'umukobwa. Umugabo ni ingagari. Asa hano ashyira ibyo ashyira hano. Gusa agiye gushyira hano harimo utuntu tumeze nk'utunyugunyugu. Hana. हाथों. N'ibiganza byawe. हाथ. Umusore. Umukobwa asanze muri uru gatazi. के लिए मैं ऐड बना रहा था. उनकी तरफ से एक फ्री गिफ्ट. Utu tuntu nguhaye ni utwa kampani namamariza. Ndakaguhaye gatwari. Umugabo aranamamaza. Wow. Yewe. 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 Kuno guseka nuguhebeba. Reka ngwena kandi uyu mukobwa ntago ari uguseka ahubwo arahebeba we. Yewe. Yewe. Ubusugu kungura we. Hey. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Hey. Umva ubukunguzi. Umva ubukunguzi. Umva ubukunguzi. Umva ubukunguzi. Umva ubukunguzi. Umukobwa yana nagaseka arakungura. Bakiri hano hari uwakomanze. Muze hari inji. Sayid urahageze muze yagarutse yitwa Sayid icyamamare. अकेले तो इस दुनिया में मर ही जाते हैं. Iyo ntaza irungu ryari kunyicira hariya. देरी के लिए माफी चाहता हूँ. Mumbare kuba natinze Charia. कसूर मेरा नहीं, मौसम का है. Ikirere kimeze nabi nta kari nki. अब अपने आप को डिफेंड करने तो आएगा नहीं, वो तो बेचारा अपना केस ही आ गया. Ikirere kinigi cyane wananiwe no kurinda ikirego cyawe sha. काफी है ना. Icyo twitewe nuko wageze. करें. Kaboy akira. Kaboy. Gendere sha Kaboy. Thank you. Urakoze. पेंटिंग कैसे चल रही? Ibishanyirize yawe igeze. Ndaza kukwereka wongeze vuba. Urakoze. आज की रात हम आपका बेस्ट. Sayid uyu munsi turashaka kureba ukuntu ukoramo birenze. डीजे पूरा जोर लगाते हैं. Ndakora uko nshoboye nkore. और पेट जो है. Ariko kuri kondisiyo imwe. Ugire kuvuza umwirongi. बहुत जोर में बजा रहे हैं यार, लगता बहुत खुश है. Uriya mukinga kari gucuranga bikabije uyu munsi. ठीक है, राज अगर बताएं तो Ibyishimo yabikuye. वैसे आचार्य जी का कहना है कि आप बता नहीं पाएंगे. Fombora impamvu dufite ibyishimo twese. ठीक है. Sawa. तो बताइए कहाँ है वो? Ari hehe? Barikanga. Inde. वो अजनबी जो अभी थोड़ी देर पहले आया, Umugenzi ugeze hano ari hehe? जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है या किसी ऊंची पोस्ट पर है. Uwo mugabo ashobora kuba akomeye cyane. Ndetse anubatse muri Delhi. Sayid Nyakubo. Isugira amaji. जादू नहीं तो सिंपल. Ntabwo ari maji. Ahubwo nuko mbasha kureba ibintu byihuse. वहाँ पर जो ओवरकोट टंगा है उससे पानी अभी Iriya kote riri hariya riracyatose. आया है. Bivuze ngo umuntu ugeze hano nibwo akihagera. जो है वो खासा महंगा Ikindi ririya kote urabona ko rihenze yariguze kwa Apollo uzi. पर Ifite n'ibyoya. खासा महंगा ही होगा. Hey. जूते और बैग एलवी के हैं, लुई विटॉन के Ziriya nkweto nazo n'igikapu urabona ko ari Louis Vuitton. होने वाला या तो किसी Bivuze ngo nyiri biriya bintu ni umukire baramuzi. ऊंचे पोस्ट पर Cyangwa afite post ikomeye akoramo. एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर रहा है. N'uburyo agendamo birarenze. टैग लगा है. Reba igikapu afite. वो ये बताता है Kiriya gikapu utagira urabona ko ariyo mu ndege. एक महंगी BMW गाड़ी खड़ी है. Ndetse n'imodoka iri hanze ni BMW nabonye yaziyemo. Ifite plaque zo muri New Delhi. ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा है. इस None se wabwiwe n'iki ko afite umugore? BMW उसकी बीवी के नाम पे. Iriya modoka iri hanze BMW ibaruye ku mugore. Ubizi ute? और भयंकर तूफान चल रहा है. Ikirere kimeze nabi. महंगी BMW गाड़ी खड़ी Imodoka ya BMW iparitse ari hanze. ना है. Kandi hano ni mu gace kacu. कोई है नहीं. Nta muntu n'umwe uri mu modoka. सड़क पर पड़ी हुई तो Imfunguzo z'imodoka nazibonye ziri hasi. Ninjira muri iyo modoka ndabireba. Amenye ko iriya modoka karite jaune ibaruye ku mugore itayibaruye ku mugabo. अपने काम का है या नहीं, सब आप. Uyu mushyitsi twagize kugira ngo tumenye niba atari umuntu mubi kuri twe biraza guterwa nawe niho twizeye. Uyu musaza uje Sayid. आप लोगों की क्या राय है? Mwe mwamubonye gute? वकीलों की बिरादरी बिल्कुल पसंद नहीं करता. Nabonye adasa nk'abavoka. बैग भटक गया. Ikinda nywa amayoga yihuse cyane. Babonye ari n'umusinzi uburyo yasomye urwunge.
avayo uramubona ahinduye imyenda urumva umeze ute सर माफ करना mumbabarire बहुत भीग गई थी ipantaro yanjye yari itose कमरे में एक सूट टंगा देखा mbona ikote rimanitse mu cyumba अच्छा किया ryambara n'abasabye uruhushya वो सूट मेरा है iryo kote wambaye nanjye ntabwo ari iryanjye आए हुए थे hari umushyitsi waje umeze nkawe ararisigara ryibagirwa Let me introduce you to the fourth member of reka tugupresente umuntu wa kane wo muri genge yacu bano basaza bafite gengo yabo Latif Zaidi. yitwa Latifu Zaidi Hello, how are you? meze ute meze neza ये आपकी गाड़ी की चाबी fata imfunguzo z'imodoka yo nazagutoriye देखो इतना स्ट्रेस था कि चाबी ही गिरा दी nari nataye umutwe ku buryo natari imfunguzo वो मैं यहाँ ले आया हूँ इस तरह छोड़ा मत कीजिए चोरी का खतरा रहता है nagutoreye n'igikapu cye hariya कुछ नहीं है igikapu cyanjye cyari kirimo usa nta kintu kirimo खाली बैग भी अपने आप में 2.5-3 लाख रुपए का होगा kiriya gikapu kirebye kirahenze nubwo kirimo ubusa nticyabura amamiliyoni gihagaze baza ariko थॉटफुल ऑफ यू नो वंडर आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे सब लोग wa mugabo uri umuhanga cyane niyo mpamvu abantu bose bari kugusingiza utaranaza और जाना कि वकीलों की बिरादरी जो है वो आपको पसंद numvisha ariko ibintu by'amategeko nta kintu biziho नहीं ऐसी कोई बात नहीं एक्चुअली नाउ दैट यू से दैट ubwo bivuze ariko मैंने भी कई बार वकील बनने का सोचा nawe se ntekereza kuzaba umwavoka kera कि जब भी कोई भारी भरकम रकम का लेन देन होता है ariko ibintu byose bishe amafaranga haba hari umwavoka ubiri inyuma ugomba kubikurikirana जिस पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं we amategeko uburyo uyabonamo कोई भी उससे वाबस्ता नहीं है bitandukanye n'abantu twese twayakozemo turi hano क्रिमिनल लॉ twebwe twakurikiranaga abagizi ba nabi ntabwo ari twari abacamanza cyangwa se abavoka baburanira abyerekeranye n'inyungu फिल्मों में होता है nka bya bindi njya mbona muri filime आज जब वो मर्डर हुआ bya bindi nimwe muza mubaza abantu ngo wari uri hehe ubwicanyi buba mu ijoro ry'ubwicanyi wari uri hehe muri ba bantu njya mbona muri filime हो सकता है nakubwiye ngo niyo filime irenze mugiye kubona मेलोड्रामेटिक नहीं umva twe dukora ibintu binyuze mu mucyo ntabwo ari nk'ibyo ngibyo और उसकी बुनियाद होती है लॉजिक ubundi amategeko ashingiye mu gushyira mu gaciro ntabwo ajyamo ibintu by'ibikabyo cyangwa by'amafuti biraho में होते हैं हाड़ मास के जिंदगी urukiko ruba rwuzuye abantu ba nyabo bafite amagufwa n'amaraso nkatwe ariko ba nyabo उनकी खुशियां उनकी harimo abafite ibyishimo harimo abafite akababaro uburibwe harimo n'abafite urukundo कोशिश कर लो इनको निकालने की uko wagerageza kubatandukanya kose They don't go away. ntabwo bipfa gutandukana आराम से mwe mutuje ओके wumve क्या ख्याल है लेट्स हैव अ ड्रिंक urabizi twanga urwunge bazana urwunge hano रिटायरमेंट के पहले mbere yuko negura nari umucamanza जज mu rukiko rw'ikirenga bari banze आप चीफ प्रोसिक्यूटर uyu Zaidi ubona Amitabh Bachchan we yahoze ari umushinjacyaha mukuru mu gihugu अपराधी भी कांप जाता abagizi ba nabi iyo bumvaga izina Zaidi umushinjacyaha ari ugiye kubashinja ubwoba bwarabatahaga abasaza bose bavuye mu kazi जो अपराधी इनके नाम से डरते थे abagizi ba nabi batinyaga uyu mushinjacyaha bahungiraga kuri uyu mwavoka akababuranira buhira uriya musaza I like action living life in the fast lane njyewe ubuzima bwanjye mbukunda iyo bwihuse nyine ntabwo nkunda ibintu bigenda gake uyu kuri bano मैं यहाँ आप लोग abonaga kesi afite hano kameze nk'akoze muri za batwaramo itabi uyanywa itabi पता नहीं कब का ऊपर निकल लिया होता iyo ntaza kwitwarika niko warapfuye Thanks, man. ariko nimurakare but I can't imagine life in this kind of ice ariko njye ntabwo nabaho nk'amwe nitaruye abantu ndi ahantu nk'aho खूबसूरत सिगरेट केस है ino sigareti kesi yawe irarenze ni akantu atwaramo itabi rya niyoko ko karenze with love from bisa nk'aho wakohererejwe n'umuntu ugukunda ni umugore wawe friend ni inshuti ya kampaye friend sheri wawe wabimenyesha umugabo afite umugore ariko ngo kari akantu yagahawe na sheri we ako kantu ntukibagirwe izi ni za filime z'umwaka ntugire ijambo na rimwe rigucika नहीं आए तो ऐसा hano hantu nta netiwaka हार्ट अटैक आया Yohana ngende umva hano hantu umutima ugiye kumfata nkajya muri koma ahantu hatari rezo bicara mu ntebe zakozwe na kimwe ज्यादातर लोग abantu bakora akazi nk'akawe menya bameze nkawe nabo baba bishimye जहाँ तक कि लोगों का सवाल है uko abantu baba bameze सब एक जैसे ही मिलता ntago aho wajya hose byose ntacyo bisobanuye सब में एक खास किस्म का जज्बा twese ubundi urashaka kuvuga ko tugira amarangamutima yihariye ariya tukiri ikiremwamuntu तो ntabwo ubyumva बिजनेस और सेल्स टेक्निक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था njye nkora mu bintu byerekeranye n'imicururize kuba ibintu byari biri aho nkabicuruza nyine akabishakira abaguzi जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते iyo turi kugerageza kugurisha ikintu कस्टमर अमीर हो या गरीब ugurisha yaba ari umukire yaba ari umukene yaba ari umwana yaba akuze विश्वास दिलाना बहुत जरूरी tugomba kubanza tukamwumvisha ibintu bitatu icya mbere चीज खरीद रहा है उसे उसकी असली agomba kubanza akamenya ko ikintu agiye kugura tumuhereye ku giciro kiri hasi icya kabiri सभी बड़े और मशहूर लोगों के पास वही चीज है ukamwumvisha ko ikintu agiye kugura gitunzwe n'abakire n'ibyamamare nabyo bitunze icyo kintu चीज उसके पास नहीं हुई तो उसके आस ndetse ukamwumvisha ko mu gihe adatunze icyo
icyo kintu ugiye kumugurisha abantu bazajya bamubona nk'umujangweri cyangwa umuturage. Ibyo ni ibintu bitatu wumvisha umuntu ugiye kugurishaho ikintu. Umururumba, kwifuza, ubwoba bwo guseba, nibyo mucuruza. Nibyo mucuruza. Nibyo ubundi umucuruzi acuruza. Kubera iki amarangamutima y'abantu ashingiye kuri ibyo ayo mahame atatu? It's my experience. Ibi ni ibintu nanyuzemo. Surely you can't mean that. Nizere ko udakomeje mihira. इंसानों भी और बहुत से अच्छे और ऊंचे abantu none bashobora kugira none ibyiyumviro byiza amarangamutima meza adashingiye ku mururumba no kubeshya abantu. Ubwira ibanga. पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है ubusobanuro bw'umuntu w'umwizerwa और बेगुनाह वो है. bubaho bw'umuntu utarigeze ukora igikorwa kibi. Nta muntu uba kwisi utarigeze ukora icyaha. आज ईमानदार वो है umuntu w'inyangamugayo और बेगुनाह वो. nuba warakoze ibyaha ariko bitarajya ku mugaragaro umuntu usigaye yitwa inyangamugayo ku isi. Inyangamugayo zisigaye ku isi ni wa wundi uba warakoze icyaha ariko ushatse kuvuga ngo inyangamugayo nimwe iba yarakoze ibyaha ariko ikabasha kubisha ntibimenyekane. Yego inyangamugayo cyangwa inzirakarengane ni umuntu ibyaha bye bitarajya ahagaragara. Abantu basaza barabyumva. This is such a plain. Ibyo bintu uvuze ni filozofi mbi cyane. तो 21वीं सदी के एक बहुत ही जबरदस्त abantu mu kinyejana cya 21 niko mumeze mwese. ख्यालात Gusa ingengabitekerezo yawe होना एक दिन सबका हिसाब है. abantu bose bakoze icyaha bazahura n'urubanza. कर्मों से लिखी किताब है. ndetse ubuzima ni igitabo cyuzuye ibikorwa byawe. Bravo bravo. नॉलेज नहीं है शायरी की. ushobora kuba nari intungane nkamwe. शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ. जी जी बिल्कुल. umva ngubwire komeza tubwire ntari bi tubwire. हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए kugira ngo umuntu bashe kumwumva neza खरीदार में uyabisubiramo kugira ngo umuntu akumve neza चाहिए बाजार में रहने के लिए. uri bukure ni uko uri umucuruzi mwiza. अच्छा तो ये भी सुनिए. banza unyumve. अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग abantu mw'iyi minsi yo mu kinyejana cyanyu biteguye no kwambara ubusa kugira ngo bagaragare mu nkuru babavugeho barye hiti babaye nk'abasazi. दोस्तों हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि मेरा साहब reka mwese mbabwire ngo ni amahirwe kuba uyu musore Mihira ari hano kuko agiye kuduha umugisha. बहुत ही यादगार. iri joro wa musore we ntabwo uzigera uryibagirwa. urabizi neza Sayidi? araseka. इतना शोर में जिंदगी में nta kintu na kimwe nigeze mbaho shuwa kirenze iki. iri joro ndabizi ko tutazigera turyibagirwa twese. ndagira ngo ukurikire filime. Hey, umusore aba bagabo ni abasaza bibera mu cyaro. आप बोर नहीं हो जाते हो? ese hano ntabwo mujya mugira irungu? बात करने को कुछ था. nta kintu dufite cyo gukora nyuma y'uko tweguye mu kazi kacu हमारी हेल्थ भी डिटेल. n'ubuzima bwacu butangiye kugenda budushiramo turisaziye. अचानक हमें एक खेल का आइडिया आया. tumaze kubona irungu ari ryinshi twatekereje umukino. यकीन मानिए हमारी जिंदगी में ariko uwo mukino kuva twatangira kuwukina ubuzima bwacu bwarongeye buraryoha. uwe mukino मुझे दाश mukina amakarita cyangwa dame? असली खेल कुछ और ही है. umukino wa nyawo ni ikindi kintu. इतनी सनसनी हो जाती है. twe dufite umukino dukina umuntu wese uwukinnye akazana urumeza. urumeza ऐसा कौन सा खेल है? uwo mukino ni nyabaki? आइए ngwino आपको पता चल जाएगा. uraza kuwumenya. खेल जरा अनयूजुअल है. ni umukino utamenyerewe. हो सकता है कि आपको अहंका न लगे. ushobora kubona atari umukino w'ingenzi स्लाइटली absurd. ukabona ni umukino w'ubugoryi. तो मैंने भी बहुत खेले. nakinnye imikino y'ubugoryi myinshi. गेम ahubwo mumbwire umukino wanyu mukina hano nuwuhe baze? जल्दी सब बता दें. बिल्कुल बता दीजिए. mumubwire se. Proceed. icara tukubwire uwo mukino sha. देखा जाए तो बड़ा मामूली सा गेम है. uwo mukino iyo urebeye inyuma ubona ari umukino usanzwe. हो जाते हैं ubundi turicara mugoroba जो पहले किया करते थे. tugakora ibyo twahoze dukora tutaregura. कोर्ट प्रोसीडिंग्स tugakora ibintu byose byo mu rukiko ibirego चूची का होता था. ku buryo ushobora kubona ari nk'ibyanyabyo Vuga. ariko nibyo tuba turi kwimashina bidahari. mbega ni nko kwigana ibibera mu rukiko. बच्चे Mva amagambo बाई का खेल खेलते हैं. bimeze nk'aya mikino Maniga. twakinaga y'abapolisi n'abajura. क्या बात है. सचमुच ये खेल हमारा बचकाना है. uyu mukino wacu umeze nk'uw'abana बहुत अच्छा ariko twe twishimira kuwukina है जो आपको भी पसंद आए. ndetse muri uwo mukino uraza kuwukunda. मैं समझा नहीं. ariko mukora iki ntabwo mbyumva. कोई पुराना मशहूर केस dushaka nk'ikirego cy'umuntu wahoze ari icyamamare cyangwa ikirego cyamenyekanye tukagisubukura tukakiburana. प्रोसिक्यूशन की तरफ idi akaza ari umushinjacyaha और बुल्डर जी डिफेंस की तरफ. noneho buhira akaza जज से मैं फैसला सुनाता हूं और जरूर तो सजा भी सुना. कभी कभी तो हमारे फैसले उन फैसलों से अलग होते हैं हिस्ट्री में हुए. असली मुकदमे के दौरान बहुत कुछ होता है.
कोई batangiye kumusana no twari turi muri hangana akabazo kamajwi kari kabayeho dufata ngo nk'ikirego cy'umuntu wa kera tukagisubiramo जैदी साहब prosecution की uyu Zaidi abari mu bushinja cyagashinja umuntu बुल्लर buhira डिफेंस के akamuburanira nk'umwavoka होने के kera ro nk'umucamanza nzananga umwanzuro wanyu mu rubanza जरूरत ndetse n'igihano nkagitangaza iyo bibaye ngombwa ko cyabonetse सुनाता urebe सुनिए कभी कभी तो हमारे फैसले rimwe na rimwe umwanzuro w'urubanza hari igihe uza utandukanye ko tubona twese हुए थे bitewe n'umwanzuro watanzwe mbere अदालतों में cyangwa wari waratanzwe kuri icyo kirego cya kera twari twasubukuye झूठ सजा का abari mu kuri ibinyoma ubwoba पैसा दुश्मनी abenshi usanga bapfa ubutunzi urwango rw'imiryango byose biba biri mu mukino wacu इंसाफ होता ariko icyo dukora umukino wangira dutanze ubutabera इन इट्स प्योरेस्ट hano dukora icyitwa amategeko tukayashyira mu kuri तो Samir कैसा लगा umukino wacu wumvisha uti काफी इंटेलेक्चुअल किस्म का खेल genda umva ari umukino w'abanyabwenge दिस माइट बी फन अब देख menya ushimishije मजा आएगा none se urakomeza uwurebe cyangwa nawe urawukina दिया जाए प्लीज टेक अ सीट icara dutangire ikirego urebe आज हम लोग iri joro फूलन देवी का केस लड़ने वाले हैं uyu munsi tugiye kureba ku kirego cyitwa Devi देखिएगा आपको खेल- uyu mukino uraza kuwukunda we wicara urebe gusa अरे भाई आना को बुलाया ना ana है ना nshiriramo urwunge sha dukina umukino umuntu ari kunywa करने को कहा था ikirego cya Devi wakizeho पूरा ठीक से पढ़ने ijoro ryahise nakize ariko ntabwo nakirangije तो कार्रवाई शुरू की जाए जी बिल्कुल umusore aca साहब आप कहाँ ugiye hemehira mva फूलन देवी uwitwa Plan Devi muri kwiga ku kirego cye इस दुनिया में है ही नहीं उसका केस लड़ने में क्या मजा gute mugiye kuburana urubanza rw'umuntu yaranapfuye फायदा kandi ngo umwanzuro ukavamo utandukanye n'urukiko rwo hanze rwatanze आ जाए आप मेरे मजे के लिए अपना मजा क्यों खराब कर रहे हैं kuki nabiyangiriza ibyishimo mwe mwikomereza umukino wanyu खेलते हैं बस। waje se tugakinana ये ना urabizi turakwinginze kinana natwe uyu mukino प्लीज musore gakinane nabo umukino sawa बैठ गया ndawinezezerezamo sha देखूंगा gendaza nk'umufana सिस्टर मेरा mehira अगर मैंने आपके nkurikije ukuntu nakubonye witwara तो आप सिर्फ दर्शक वाले इंसान नहीं है ntabwo uri ba bantu bakunda gufana तो उनमें से हैं ahubwo nabonye uri umwe muri ba bantu शामिल होना baba bashaka kwinjira mu kintu ahubwo nabo bakagikora कहना चाहते हैं और ahubwo mukanatsinda mukaba muri imbere sibyo कहा आपने cyane nibyo इसलिए तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा niyo mpamvu niteje n'imbere ni uko nabakunda ना मैं कोई वकील हूँ ना मुझे कानूनी बातों का कोई तजुर्बा है nubwo nari umwavoka cyangwa ngire ubumenyi ku by'amategeko ariko nakina खेलेंगे तो पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी reka dukine wana n'ubundi urarara hano umugoroba wacu utangirika एक्साइटमेंट तब बढ़ जाता है iyo abantu babaye benshi nibwo umukino uryoha n'urubanza rukaryoha ngo bagiye gukina umukino w'urukiko अरे भाई शूटिंग रेंज में आकर wari wajya mu mukino wo kurasa कार्डबोर्ड के निशानों पर कितनी भी गोलियां चला लीजिए आप bakaguha ahantu ngo urase ku kintu cy'igishushanyo होता है जब सामने वाला भी गोली चलाए ibyo bintu ntabwo biba biryoshye nk'iyo uri kurasa umuntu nawe akurasa आप सचमुच के लोगों के साथ ये खेल none se uyu mukino mwigeze muwukinana n'abantu ba nyabo आखिरी बार तो cyane harya hashize igihe kingana iki buhira 2-3 महीने पहले hashize nk'amezi abiri tuwukina रात थी एक मिनिस्टर साहब icyo gihe hano haje umugabo yari minisitiri मिनिस्टर yari uwahoze ari minisitiri yayobye एक यहाँ पहुंच गए थे उन पर आर्मी की जानकारी दुश्मनों को बेचने twakina uyu mukino birangira tumenye ko akiri minisitiri yagurishaga intwaro ku banzi uzi ko twamukatiye uruhano rwo igihano cyo gupfa muri uru rubanza हुई है उन्हीं की थी niyo myenda wambaye niye ngo ni umukino ariko इतना डर गए कि पतलूनी छोड़ ibaze ko minisitiri mwamuteye ubwoba agahunga yibagiwe n'imyenda ye we baraseka ngo nahoze ari minisitiri wibagiwe ino myenda n'umusore yambaye hano चलिए ngo bamucira urubanza hano birangira icyaha kimuhamye ko yagurishaga intwaro ku bagizi ba nabi और आप चाहते हैं कि मैं none se uyu mukino muragira ngo nanjye ngukemo एग्जैक्टली cyane ठीक है sawa और मेरा रोल क्या होगा none ngenda kintu iki turaba tugushinja अपराधी uraba uri umugizi wa nabi mu rubanza rwacu tugushinja यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अपराधी साहब we nyizera ndaza kukuburanira ऐसे बस आप iyo role kandi irakubereye kuba uri umugizi wa nabi turi kugushinja सर आई डोंट एग्री विथ यू दैट aho ntabwo twemeranye आई एम अ वेरी रिस्पांसिबल सिटीजन genda umwene gihugu rwose ukurikiza amategeko हत्या नहीं की है nta cyaha nigeze nkora nta muntu nishe हाँ 3-4 बार मैंने nshobora kuba nararenze ku byapa byo mu muhanda wenda twaha dusanzwe kuviyora feruje ariko ubuzima bwanjye ni की किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है none se waretse twe tukakwereka ibyaha tugushinja Hey, wowe uricara bakagushinja एक खेल में शामिल wemeye kujya mu mukino wacu समीर samiri wabyemeye देखिए एक शर्त है लेकिन ariko hari kondisiyo imwe आप ये खेल बीच में नहीं छोड़ uyu mukino iyo watangiye ntabwo wemerewe kuwuvamo utararangira ऐसा खेल खेलने का फायदा है क्या जब खिलाड़ी उसे अधूरा छोड़ दे
ubundi se niki cyatuma umuntu akina umukino kandi uri bugire hagati akawuvamo uyu musore yihagararaho n'umurara urabivuga iki Mehera But I better warn all of you कि मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूँ reka mbanze mbaburire ndi umukinnyi mwiza मुकदमा शुरू gahoni mureke urubanza rutangire njye nditeguye ariteguye ibintu byose bigiye kugenda neza ubwo nyine bagiye gutangira avoka vayo uyu ni umuburanira wa mwana we Mehera uterwa ishema no kuba ngiye kukuburanira ikirego cyawe ndagusezeranya ko ubuzima bwanjye baye ngombwa nanabutanga ariko urubanza tukarutsinda ngiye nk'avoka wawe umukino bari gukina urabizi reka ngufashe uriya ni umushinjacyaha अदालत के पहले mbere ko urubanza rukomeza the accused has every right to meet with his counsel. ushinjwa agomba kujya guhura na avoka we avoka waragutegereje mu kabiganiro mbere ko urubanza rutangira That's very professional ndumva muri abanyamwuga we avoka tujye kuganira bajya kuganira na avoka we kugira ngo baze mu rubanza biteguye baza hano ni umukino bari gukina avoka wavayo yahoze ari avoka ngo uyoboye ataregura urebe filime rero urabona ngiye kukuburanira wa mwana we ni umukino bari gukina reka tubanze twite ku kibazo cy'ubucuruzi professional charges bya nyine bashobora kuba barakureze cyangwa ukekaho nkawe w'umucuruzi burase wabura udukese 501 का भोग चढ़ा दो uranyishyura 500 yonyine ntabwo ari menshi ni ibiceri 500 yagumane ni umukino mbega nakinaga चलिए mbwira आप फौरन अपने अपराध mbwira ibyaha wakoze rero Sorry मेरा अपराध ibyaha nakoze yes yego facts byose ubimbwire बाद में जैदी साहब kugira ngo muriya mushinjacyaha Zaidi ataza kugushinja icyaha nta makuru ngifiteho nkabura uko nkuburanira जैदी साहब जी urabona Zaidi natsinda तो अफसोस होगा कि आप uraza kubabara yuko watsinzwe मुझे हारना पसंद नहीं njye ntabwo nkunda gutsindwa nanjye ngo mbwira ibyaha wakoze rero tujye mu rubanza mbyiteguye अभी समझा नहीं आप मुझे ubundi se muranshaka iki gihe simbyumva रास्ता Mehera कोर्ट की जब प्रोसीड urukiko nirutangira तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा baraza kukumenyesha icyaha uri gushinjwa yo ibyo ntabwo bikureba वहाँ चलाया जा रहा है आप प्लीड करेंगे नॉट गिल्टी uraza kuvuga ko icyaha ukikwemera cyangwa kitagiguhama आपके खिलाफ सारे we nuhakana icyaha ko kitaguhama ni akazi k'umushinjacyaha gushaka ibimenyetso akakigushinja बहुत जरूरी है कि niyo mpamvu डिसाइड कर लो कि अपराध कौन byaba ari bibi cyane dukwiye guhitamo icyaha none wikeka to disappoint you sir mbare kugutenguha बता चुका हूँ मैं kuko nababwiye kare ndi umuziranenge nta cyaha na kimwe ndakora कोई भी nta muntu n'umwe uri muri iyi si जिसने अपनी लाइफ utarakora icyaha icyo ari cyo cyose musore wambwiye ibyaha wakoze hakiri kare बड़ा cyaba kinini cyaba gito देखी आत्मा पर buri bugingo bwose buri muri iyi si किसी अपराध का बोझ bwikoreye umutwaro w'icyaha bwigeze gukoraho सब बड़े इन्वॉल्व होकर के ariko uko mbona uyu mukino mwawugiyemo muba mwawugiyemo muri seriye we cyane niyo mpamvu uryoha अपराध डिसाइड किए अदालत में kwinjira mu rubanza utahisemo icyaha tugiye kwitaho cyangwa kugushinja cyangwa kuburaniraho ni amakosa अपराध डिसाइड करना hitamo icyaha tujyana mu rukiko kubera ikize इसलिए कि अगर आप अपराध nudahitamo icyaha tujya kugushinja no kukuburanira अपनी मर्जी का कोई Zaidi uraza gushita kuriya mushinjacyaha avumbuye ikindi cyaha wakoze kinakomeye bari cyo gushinja शूटर साहब इतने काबिल हैं niba uriya mushinjacyaha kuko afite impano reka tumureka mboneho icyaha स्पेशलिटी uriya mugabo ni umuhanga araza kukubonaho icyaha डर नहीं njye nta cyaha mfite तभी तो खेलने में मजा आएगा noneho reka tumureka mvumbureho icyaha nibwo n'umukino uri buryohe sawa ibaza abantu bakugira umusore avuye yaravuze ati mwe mumvumbureho icyaha nakoze mu kinshinje njye nta cyaha nikeka avayo ni umukino bari gukina bagaruka hano wabonye filime nyinshi bazana umusore yishyiraho kaniyoko ke aba yinywera ntanda y'umujinya nya urebe ana ni umukobwa wa hano mva n'umukobwa ubana n'abasaza intebe ni nziza zakozwe na kimwe family abona umukobwa hano mwihanga rikomeye cyane मेरा दियो utuye hano नहीं oya मेरा घर फास्ट है mu rugo ni hano hafi y'aba basaza nturanye n'abasaza समझने के बाद तुम यही रुकोगे umukino nurangira suraguma hano जी हाँ yego बल्कि उसके काफी देर बाद भी sometimes they take very long hari igihe uru rubanza rucyasa uno mukino wanyu utinda cyane इंग्लिश इतनी अच्छी ko कैसे numva uvuga icyongereza cyiza se हाई स्कूल तक मैं बोर्डिंग में थी njye narize ntabwo ndi nkandagira के bitabo बाद ग्रेजुएशन warangije na kaminuza आई सॉरी मैं तुमसे bare kukubaza ibibazo byinshi अच्छा वो तितली कैसी लगी bya binyugunyugu naguhaye wabikunze hewe kananjye byari byiza kano gakubaye kameze nk'agakunguzi we
byari byiza मेरे साथ दिल्ली चल सकती है wazaje mu murwa mukuru nkakwenka gutemberiza umujyi tugasangira uyu mugabo ni umuheza प्रोफेशनल oya ariko bijyanye n'akazi gusa के बारे में बात कर tukaganira ku by'amataburo ushushanya इस घर में इन बुढ़ों के साथ pana kuguma muri iyi nzu uri kumwe n'ibi bisaza oya hey umusore atangiye gushaka gufata agakobwa abonye keza पढ़ने का मन नहीं करता ntabwo ushaka ubuzima bwawe buzatera imbere niko आगे कहाँ bujya mbere bujya ese ubuzima bwanjye niteza imbere njyahe कभी nagere akurura umukobwa w'abandi akagabo tutugabo tuba tuvuye mu mujyi tukagera mu cyaro usanga ari uduhehesi ntukatubone mu makote look at this ribari तुम इतनी खूबसूरत wa mukobwa uri mwiza irebe mu ndorerwamo भी पैजन में हिस्सा ले सकती हो मॉडलिंग कर सकती uzi ko wajya no mu marushanwa y'abamisi ikamba ukarizana हो चोपड़ा इतनी बड़ी स्टार्स बन गई ashwari ya Priyanka Chopra bose ni uku batangiye मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ntabwo ndi kugerageza kukuyobya मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ njye nkora mu bintu byo kwamamaza nafashije abakobwa benshi bajyana mu marushanwa umukobwa akura y'icyuma ikigabo kiri kumukorakora umukobwa yakuye y'icyuma nyagasani isura yawe yakwamamariza brand nyinshi isura nziza umukobwa aramwiyaka umukobwa yarakaye nyagasani umukobwa yikanzemo iki kigabo ni ngehesi cyane ukuntu cyari gitangiye kumukorakora anjye nagufasha ririya rushanwa waryegukana rudungu njya numva tubwira abakobwa gutyo bene nibyo yaratangiye kubwira ngo bashwari yareye ba Priyanka Chopra niko batangiye bose bagiye mu rushanwa y'abumisi babaye abamisi bahita bajya mu kazi ko gukina filime baba ibyamamare आपकी खिदमत में पेश करता हूं अपना मास्टरपीस सैंग्रिया mwese reka mbanze makubita icyo kunywa cya hatari cyitwa sangria cyangwa se urwungi mu yandi magambo जो है uyu duserivye yitwa Joe atuye hano hafi जो cannot speak gusa Joe nagavuga rasta ni igipfamatwi भी काम बोल सकते हैं ariko arakumva uravuga kumva ariko we ntabwo abasha kuvuga cheers banywa mu rwunge bose urubanza rugiye gutangira मैं ये जान ले none se buhira navuga तो हूँ nashaka kumenya कौन सा अपराध देखे हमारे सामने we n'umuntu uburanira mwahisemo ikihe cyaha मेरे क्लाइंट umukiriya wanjye बहुत बड़ी मिसाल है imbere y'amategeko nta cyaha agira ni umwere एक्चुअली मैं जिन्होंने कोई अपराध umukiriya wanjye nta na rimwe mu buzima bwigeze akora icyaha uwo navuka ari kumuburanira ये पूरा अख्तियार है niyo mpamvu वो जो ubushinjacyaha tubahaye uburenganzira mwe mu muvumbureho icyaha nimba hari icyo mukeka ko yakoze mu kimushinja सिर्फ हमको सुनने के लिए इतना बड़ा ntabwo wakabaye wishyize mu kangaratete uza kutubwira ko nta cyaha wakoze पहले ही बता चुका हूँ मैंने कभी कोई ariko nabibabwiye ko nta cyaha ndigera nkora nduwera देखिए सुनिए Samir अगर अपराध आप चुनेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे iyo uhisemo icyaha tukushinja birakorohera कोई बच्चा तो नहीं है जो बार बार इनको समझाया जाए फिर mera मेरा साहब तो खुद अपना ध्यान mumureke mwimwibutsa ko yanze guhitamo icyaha twe turabyitaho और ये बात मैं तब सीख ली थी जब मैं 16 साल mfite imyaka 16 nibwo namenye kwiyitaho में कुछ हासिल kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima ऐसे नहीं ni gutya bikorwa ni ugufata कम उम्र में आप बहुत समझदार ndumva warabaye akagabo ku myaka mike sha ugifite 16 umugabo aritsamura लगता है आपको ये संग्रह राज नहीं आता ahari urwunge ntabwo wari urumenyereye हाँ ओके njye meze sawa अरे तकल्लुफ मत कीजिए ले लीजिए ना uyu nta mpamvu yo kwifunga weho nywa twese turanywa hano urwunge rumaze kumujabuka bamwongereyemo shoti ya kabiri bamukubitiramo nguvu आपको अगर ठंड ने पकड़ लिया ना mu gihe wumvishe ufite akabeho आएंगे कि घर बुलाया biba bimeze nk'aho ari turi kubishinja shaka ari twe twagutumiye twakurwaje fata noneho nguvu aba ari yunywa mukubita nguvu koze urebe मिस्टर प्रोसिक्यूटर umushinjacyaha अपने सवाल watangira ubaza ibibazo byawe uwo ni umucamanza कटघरा witness box yes कहते हैं na cya kintu kiba mu rukiko cy'amategeko bakitaho ari gita जरूरी नहीं है इसमें। icyo si ingenzi cya kintu kiba kimeze nk'igiteruye amategeko जुर्म क्या है reka tubanze tumenye icyaha tugushinja और ये यहाँ क्यों खड़ा है? kubera icyuya kiri hano ये भी खेल में हिस्सा लेगा nawe ari muri uyu mukino हमारा नायब कोर्ट भी है uyu nguyu niwe ufunga nyine ni ba basekirite baba bari mu rukiko तो इन सब चीज nawe bino binamaze kubimenyera nyagasani ngo bafite n'ufunga abantu तजुर्बा कैसा तजुर्बा abifite experience yabinyuzemo he 7 साल की सजा काटी jo yafunzwe imyaka 7 muri gereza बंदे ने hari ikigabo cyaje gifata mushiki we ku ngufu mushiki wa jo उस आदमी पे jo arangije afata umupanga baguha uwo mugabo uyu aramureba arikanga साबित हुआ मैंने इसे प्रोसिक्यूट किया ni nanjye wamushinjije mu rukiko nanjye namukatiye gufunga iyo myaka icyo gihe ये सब जानते हुए how could you hire mukaba muzi ko yishe umuntu mukamuha akazi है njye namuhaye akazi nishima
अच्छे दोस्त ubu turi inshuti pe ni njye wanamukatiye है ना जो ubu ni boss n'umukozi sibyo John ibyo yikangamo चलिए कार्रवाई reka शुरू की जाए reka dukomeze urubanza तो जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं noneho mumbaza ikibazo cyose mushaka umushinja icyaha arahaguruka banza wicare icara nkubati ibibazo तो मिस्टर मेहरा आचार्य Mr. Mehra ने बताया कि आप शादीशुदा हैं और आप acara yambwiye ko ufite umugore ऊपर किसी ndetse ngo umugore wawe ari muri hoteli hano hafi yego कितने साल हो गए आपको शादी के umaze igihe kingana cy'ubana n'umugore wawe 6 साल imyaka 6 ufite abana एक बेटा है ufite umwana w'umuhungu witwa Farun 5 साल का है लेकिन ufite imyaka 5 करने में नंबर 1 है फोटो देखेंगे उसकी wereke ifoto y'umwana wanjye cyane nyereka umwana wawe ये akuramo password amwereka akana ke बड़ा प्यारा बच्चा ufite akana keza shayi niko इसे आपने किसी की निगरानी में छोड़ा होगा menya umwana wamusigiye umuntu umwitaho neza घर पे एक पुरानी आया namusigiye umukozi दी है umukozi nizeye बच्चा अकेले घर wasize umwana wawe mu rugo umusigira umukozi भाई बच्चे का स्कूल है और मिस्टर मेहरा की ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड umva umukiriya wanjye yaje mu rugendo rumeze nk'urw'akazi yasize umwana we rero mu rugo icyo ntabwo ari icyaha तो साथ लेके चलते हैं तो उसमें गलत क्या hari icyaha kibirimo se ऐसे भी मैंने रेनू को मना किया था लेकिन वो साथ में आ गई तो अगर आप मुझ पे चाइल्ड निग्लेक्ट का चार्ज लगाना nimba mushaka kunshinja kutita ku mwana निराशा होगी icyo cyo ntabwo kiri bumpame umwana wanjye namusize ahantu heza namusigiye umuntu nizeye bari batangiye gute wasize umwana wenyine बुरे होने से आपको डर नहीं लगता मेरा साहब ese ikirere kibi cya cyiza ntabwo kigukanga इतने बुरे हालात में इस खतरनाक सड़क पर आप ni nayo mpamvu wahisemo gutwara imodoka mu kirere kibi kimeze gutya kubera iki जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो खतरों का kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima hari igihe uhura n'ibyago नो पेन नो गेन ऐसे bivuze ngo utageze uburibwe nta n'inyungu wagira आपकी बीवी को तो gusa umugore wawe ahantu ari ntabwo ahangayitse आपको मना भी किया होगा wabona nawe yakubujije kuza ari kuraza yego जब उसने सुना कि मैं करोड़ों की डील के लिए जा रहा हूँ ariko yamenye ko ngiye gusinya diro y'amamiliyoni arambwira ngo genda झट से arampepera rwose ati genda nubwo ikirere cyari kibi आप काम क्या ugiye gusinya diro y'amamiliyoni मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ jendi chief wa kampani ikora ibintu by'amapubulisite पैराडॉय Hey, पहले कभी सुना नहीं इस नाम को अब आप सुनेंगे iryo zina ko nari ndizi ry'iyo kampani se uzarimenya पहले कोई और था mbaye perezida vuba किसी की सुनता नहीं था bosi wanjye nta muntu yajyaga yumvira asoma kuri nguvu कि आप शुरू में इतने कामयाब नहीं थे जितने की bivuze ngo ntabwo wahoze uri umukire nk'uko tukubona uko umva amagambo बहुत ध्यान नाल witondera ibyo usubiza buri kibazo umushinjacyaha kubaza witondera ibyo usubiza आप सही करें zayidi ariko aravuga ukuri umushinjacyaha I wasn't born with a silver spoon in my mouth ntabwo navutse mu bakire cyangwa mvukire mu bakire क्योंकि icyo navuga ni फादर ने पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं एक amafaranga ninjiza ku mwaka papa wanjye ubuzima bwose yamaze ku isi ntiyigeze yinjiza उतने का तो मैं जूता पहनता हूँ ndetse n'urukweto nambara ruhenze kurusha saleri ya papa y'umwaka तालीम harya wizibikisha हायर सेकेंडरी एजुकेशन high secondary education मेरे फादर का देहांत हो गया ngirangiza segonderi papa wanjye yahise apfa सपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करना शुरू mpita mbona akazi ko gufasha famiye yanjye साइमल्टेनियसली मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस ntangira kugenda nihugura उसके बाद MBA niga masters प्रॉपर्टी डीलर यस ku byerekeye no kudiringa imitungo y'abantu n'ubucuruzi n'iki सारी डील्स जो थे प्रॉपर्टी डील्स वो डिस्प्यूट की होती थी और मेरा बॉस अपना नाम सामने नहीं लेके आना चाहता था ibyo bintu byinshi ninjye wabyiruka nka bosi wanjye adashaka kwigaragaza पे होती थी amadiro menshi nayakoraga mu izina ryanjye तगड़ा कमीशन bosi akanyishyura komisiyo yikubye kabiri के उस दौर में इनकी मैच्योरिटी icyo gihe uyu mwana yari akiri muto niyo mpamvu yemeraga ko gukoresha indera mu izina rya bosi we nimubigendere ibyo nimubitinde yari akiri muto राइट ataramenya gutandukanya icyiza n'ikibi ko bosi yamukoreshaga akaba ari uringa amadiro bosi akamwishyura ibyikubye kabiri के लिए ये अपराध बिल्कुल niyo mpamvu mbona iki cyaha मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मुझे एतराज utakimushinja njye oya की पसंद नापसंद का फैसला मिस्टर mehiraya twamwimye amahirwe yo guhitamo icyaha cye बेशक उन्हें मौका दिया गया था twamuhaye amahirwe ngo ahitemo icyaha ntabwo turi umushinja icyo ngicyo cya bosi we ngo cyuko yabimutumaga छोटे मोटे क्राइम्स में ना आपको लड़ने में मजा आएगा n'ubundi ariko kunshinja utwaha tworoshye ntacyo byaba ntabwo umukino waba uryoshye क्या बात है एनु कहते ने ट्रू स्पोर्ट्समैन urabona ko uyu musore afite esprit sportif mu mukino ubona ko yitanga काबिल तारीफ है मिस्टर hari ikintu kimwe nagukundiye mehira प्रॉपर्टी एजेंट की मामूली हैसियत से चलकर आपने इतनी बड़ी कंपनी urugendo watangiye ucuruza amazu ukarinda ugera aho uba CEO byagenze bite कि सब कुछ आपको buriya ko mbona ukiri muto ni wabaye CEO binyuze mu nzira wenda zitanyuze mu mucyo inzira zoroshye आज की लाइफ में आसानी से क्या मिलता है ninde se ubona ikintu cyoroshye mu buzima narakoze cyane पे मैंने रुकावटें झेली है nahuye n'imbogamizi muri buri rugendo Ari rwanjye rukaवटें imbogamizi zimeze gute ये रुकावट तो वो था imbogamizi ya mbere yari oswari
Oswari nde? Oswari तो nde? मैंने आपको बताया Ntabwo namukubwiye arya. मुझसे पहले मिस्टर ओसवाल कंपनी के Oscar yari chairman akaba na CEO w'uruganda nsigaye nkorera. अगर काम कर रहा था Nahoze nkora munsi ye. आपने उन्हें अब रास्ते से Waje kumukura mu nzira musimbura. Oya buretse kuvuga ko kantu kumukura mu nzira mukiriya wanjye. Reka nsubiremo ikibazo. तो अब मिस्टर ओसवाल आपके रास्ते Bivuze ngo Oswari ntago akiri imbogamizi mu rugendo rwawe. Yego. अगर वो होते तो मैं उनकी जगह None se ni gute naba naramusimbuye mu mwanya we kandi ari imbogamizi? अब वो कहाँ है Ese uba ari hehe Oswari wasimbuye? हो गए इस्तीफा से? Yavuye mu kazi, Transfer हो. yareguye bamwimuriye ahandi byagenze biti. ट्रांसफर ही समझिए N'ubundi bimeze nko kumwimura. कुछ 1.5 महीने पहले ऊपर चले Ukwezi gushize Oswari nasimbuye yarapfuye. भी सवाल का जवाब देने Wa musore mbere yo gusubiza ikibazo cy'ubanza umbaze nk'avoka wawe. Ako kantu kandi kantu. आप टेंशन क्यों ले रहे हैं Hasi ko wataye umutwe. Ikibazo ni ikihe? सिर्फ एक खेली तो Uyu ni umukino usanzwe. सच ही तो बता रहा था Je kandi ngomba kuvugisha ukuri. कितने बेहुदेपन से Ukuri ariko uri kukuvuga na discipline nke. उनकी मौत की बात Uri kuvuga ku muntu wapfuye करके ukabivuga useka. really insensitive Ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo ari ubugabo. Hai? Umva. आप नहीं जानते हो कि वो आदमी कितना We ntabwo uzi uwo mugabo wapfuye nasimbuye ukuntu yari umwana mubi. Uburyo yitwaraga ku bantu. भी लोगों को चैन से नहीं Yatumaga abantu batabona amahoro mu kazi. नहीं बहुत काम करता था ही वो वर्कहॉलिक Yari yarakoranijwe n'akazi yari workaholic. सिर्फ एक बार Ibaze muri kariyeri imyaka yose yakoze muri urwo ruganda. Yaruhutse ukwezi kumwe gusa kw'ikiruhuko. Imyaka yose yakoze. का क्रेडिट नहीं दिया Abantu bakoraga akazi neza mu ruganda ntiyabashimiraga. वो अपनी कुर्सी से चिपका रहा Yahoraga ku ntebe akora akazi yatuvunisha. मिली Akimara gupfa nibwo bamuhaye umwanya we. Basiyo wa kampani. Umugore we yitaba chairman. Asoma ku rugungi. Murabyumvishije ibyo bintu? Yaraseka. Rebe. महफिल में जलाते हैं दिया दूसरे लोग Amatara atangiye kugenda amurika. Muzadu. Urugendo rugiye kuryoha. Buri umwe amurikira undi. पकड़े नहीं जाते Abagizi ba nabi ntabwo bajya bafatwa. पाते हैं अदालत से Ariko inzirakarengane iteka zirakatirwa. किस Nyiricyubahiro. मेहरबान हो गई Bisa nk'aho ibintu bibaye. मुलजिम के पास में गए इधर उधर हाथ पांव मारा कुछ खुदाई की और वाह Mvugishije uno musore ahita atangira kuvuga ibintu byinshi byabaye kera. Ibiki avuze? होने के नाते मैं मिस्टर मेहरा Uyu musore Mehira हूँ हत्या ndamushinja icyaha cyo kwica. Ubwo iki? इनके बॉस Ndamushinja ko ariwe wishe boss we Oswara akamusimbura ku mwanya w'ubuyobozi. Nicyo cyaha tugiye kuburana. Icyo ntabwo nyemeye. Ibi bintu ni ubuswa. Uyu ni umuburanira. Uyu musore ntabwo twamushinja icyaha gikomeye nk'icyo cyo kwica umuntu. अदालत के लिए भी ये इल्जाम थोड़ा हैरत अंगेज No mu rukiko ariko icyaha nk'iki kiba gitangaje. Justify- Ese ibyo uri kuvuga wabisobanura? बिल्कुल Cyane impamvu nyimushinja uyu ni umushinjacyaha. मेरे कुछ पॉइंट्स है योर ऑनर Je mfite ingingo zindengera. Icya mbere एक आदमी की मौत umugabo yarapfuye. Icya kabiri इस आदमी की मौत हुई उसे मारने के लिए uyu musore afite impamvu nziza yatuma ari we wishe boss we kugira ngo amusimbure ku mwanya w'akazi ariyo post ya CEO. Icya gatatu जिस आदमी की मौत के बारे में बात uyu mugabo ari kuvuga uwo mubosi wapfuye ukumva nta muntu wamufitiye ameze nk'ubyishimiye. खास किस्म की गुच्ची है Uzi ko biri kumunezeza ari kuvuga ngo boss we yarapfuye aramusimbura. Icya kane यकीन है ubushinjacyaha burizera ko muri iki cyaha uyu musore yakoze करने के लिए मैं अपनी लीगल रेपुटेशन niteguye ko icyo cyaha nikitamuhama ngiye nazongera guca urubanza muri uru rukiko. का दावा खोखला है पर अगर इस चार्ज को आप जस्टिफाई Umucamanza नहीं कर nutagaragaza ko uyu musore cyamushinja cyo kwica kimuhama अदालत ntabwo tuzongera guha ijambo muri uru rukiko rwacu. Uyu ni umukino bari gukina. खतरा उठाने के लिए मैं तैयार Ibyo ndabyemeye. Uyu musore ninamushinja icyaha ngo kimuhame cyo kwica bosi we Ya- munce muri genge. बात का इस केस से कोई Ese niyo uhuriza iki kirego cy'uyu musore na bosi we wapfuye? and that is why this court gives permission Urukiko rutanze uruhushya. the accused on the Ubushinjacyaha bugiye gushinja umusore icyaha cyo kwica. established Ndetse ibyo nibyo tugiye kuburana nonaha. Mukeze केस इतने इन्फॉर्मर ढंग से नहीं किया जाता urubanza rwo kwicwa icyaha rwo kwica ntabwo rukorerwa ahantu hasanzwe. Ngwino tukujyane mu rukiko. Nyagasani anagenda udutegurire icyo kurya. Ariko njye nta muntu nishe. आपको नहीं लग रहा ये मजाक कोई ज्यादा लंबा खींच We ntabwo mubona ko iyi mikino yanyu itangiye gukomera. होता है Icyaha cyo kwica wakoze kirakomeye nta mikino ikirimo. Nyagasani biraza kumera sa njye ndavoka wenda kuburanira. Umusore atangiye kubona bibaye seri. Turaza gutsinda uyu mukino turawutsinda. Gusa umusore arabona atangiye kugiramo ubwo arabona ibintu biri seri. That's a promise. Gusa njyewe icyaha ndakiguhamya kandi iryo ni isezerano. Nyagasani umusore yikangamo. Ibintu byatangiye ari imikino none arabona abasaza bari ibintu babikashije. Turi mu misozi. Tangira kuri ibisaza biri hano biri gucirana amasiri. Nyagasani ibisaza byamucumbikiye. Uyu bamuzaniye agakapu hano. Muzehe afata agakapu ke hano. आप भी इस खेल में कुछ रोल करते हैं Ese wowe muri uno mukino ufitemo uruhe ruhari uri umufana? काम आता भी है
तो सजा होने के बाद akazi kanjye gatangira iyo icyaha kimaze guhamukatiwe क्या करते थे? kera wakoraga icyo utarava mu kazi जल्लाद हूं मैं jewe ninjye wamanikaga ab'icyaha cyahamye ubuhinde haba icyaha cyo kwica nako igihano cyo kwica ab'icyaha gihamye ninjye wabamanikaga uze yaracyagendana n'umugozi jewe nari hangman narabamanikaga ab'icyaha gihamye ninjye ubamanika nyagasani inzugi hano barazifunga ibintu bibaye seriye musore abona ibintu biri seriye uyu musaza uri hano henga akazi ke gatangiriye urubanza cyangwa icyaha kimaze guhama umuntu urebe filime ukuntu igiye kuryoha urebe umusore baramushinja icyango cyo kuba yarishe bose witwa Oswari barakwereka hashize amasaha make nkibutse ukeneye kwamaza kuri izi filime uhamagara 0785564831 kwamamaza ku mafilime ku mateleviziyo ku mbuga nkoranyambaga baratuzi no mu Bubirigi asukayo website yacu irebwa cyane Agasobanuye films.com ubundi ziniho zisohokera abanze mujya kuzibona zimaze nk'ukwezi ziri ku Agasobanuye films.com ku bihumbi 7 wishyura by'ukwezi ukirira isi n'ibihumbi 20 VIP जो uyarumva ariko navuga यही नाम है ना तुम्हारा? harya siko witwa अच्छा सुनो, umva तुमने ये खेल कई बार देखा होगा। uyu mukino bari gukina niwo ubonye inshuro nyinshi ra yego पिछली बार जो मेहमान यहाँ आए थे अजनबी थे मेरी तरफ। umuntu uheruka hano ये लोग ko yari minisitiri niwe bakatiye उन्होंने भी खेल खेला था, nawe yari yakinnye n'umukino उनको फांसी की सजा भी ngo दी। bamukatiye urwo gupfa तो जब खेल खत्म, umukino umaze kurangira जब मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे, minisitiri yahise agenda uwo munsi na ku munsi ukurikiye वो अच्छे मूड में थे। ese yagiye ameze neza wumve aragira ngo amenye uwo bakatiye hano bigenda ute we yaraseka ntavuga ni ikiragi ऐसे क्या दांत दिखा रहे हो तुम? wamukinga uraseka iki मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। ubasha ikibazo nsubiza अगले दिन जब मैंने ubwo एक सेकंड, uretse gato अगले दिन मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे। ese minisitiri yagiye umunsi ukurikiye cyane yaragiye arangije umukino baramuretse arataha yego उनको जाते हुए देखा। waramwiboneye agenda urabizi neza aho yaratangiye kugira ubwoba Mana ishimwe yaragize ngo hano icyaha kiguhamye barakwica koko kuko ngo umuntu uheruka hano yari minisitiri bamuhamije icyaha cyo gucuruza intwaro ku bagizi ba nabi baramwishe kirakigeze imbere kiraseka kijya kwigaburira akaboyi yaratangiye kuvuga ati uyu mukino bura ni waba uri seriye we umanika abanaza n'umugozi mbega style uzi ko umukino muba mwawugize seriye we आपकी फैमिली में कौन कौन है? famiye yawe se bite फैमिली famiye कहाँ की फैमिली? famiye yihise मुझे किसी ने लड़की ही नहीं दी, nta muntu wari kunshingira umukobwa we पता चलता kuko ababyeyi bose bajya kunshingira उनके भाग जाता। bamenyaga ko ari njye umanika abanyabyaha nkabica bakavuga ati uyu muntu ये ntitwamushingira नौकरी छोड़ दो, मैंने भी मना कर दिया कि मैं खुश नसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे n'abambwiraga ngo ndeke akazi banshingira umukobwa wabo ko kwica abanyabyaha bamanika mu mugozi narababwiraga ati ni akazi imana yamitiyemo gukora ndakanga abantu bavayo urebe जज साहब, nyiricyubahiro प्रोसिक्यूटर साहब, mushinjacyaha मुझे बहुत डर लगा। namwe rukiko mwese mfite ubwoba सजा देने, ndabizi muraza kumpana अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो ये kandi nigerageza kwirukanka iriya mbwa iraza kundya tayiga तो पहले ही मर्डर कर चुका है। john nawe yakoze icyaha हरिया, इन्होंने तो फांसी का फंदा। ariko dore mwamuhaye akazi फांसी का फंदा? nyagasani मुझे पता है आप इसके साथ क्या ndabizi uyu mugozi uraza kuwumanikisha करोगे। sibyo इसको मेरे गले में डालोगे, basi wishyire mu ijosi ryanjye इस तरह खींचोगे और nurangiza ukurura unyice gutya mumanike mpaga mpfuye arabaseka araseka ibintu biri hano nyine nta n'umwe uri gusekana nawe आप लोग ये जो खेल है समझ गया हूं मैं। umukino wanyu nawumvishe शटर को पकड़ते हो, फिर हत्या, murabanza mukarema ikintu bita ubwoba mu bantu Ding. mugakanga abantu mukabereka ko ibintu ari ibya nyabyo इन सब चीजों का हुआ खड़ा ku कर buryo noneho bya wa muntu mushinje yatangiye kugira ubwoba n'ibyishimo biva umukino wabaye nk'aho ari uwanyawe wabaye seriye dore ukuntu bamureba गजब का स्टाइल है आप लोगों का। cyakora mukina neza kweri noneho umukino wanyu nawumvishije bimeze neza nko muri तो हॉन्टेड हाउस में muri ya filime bita haunted house चिल्लाता है, डरता है। abantu basakuza abandi bagira ubwoba किसी खेल kandi babizi ko ari umukino si byiza I'm really enjoying this now. uyu mukino nagiye kuryoherwa जब खुश होता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है। natwe turanezerwa iyo abakinnyi bacu bishimye गाल सुन। samiri mehira banza unyumve rero nk'avoka wawe समझदारी इसी में है कि अब ikintu cy'ubwenge ugiye gukora ugiye kumbwiza ukuri गड़बड़ हो जाएगा, रोल आता है। bitisi ibintu biraza kuba bibi होगा nta kintu kiri buze kuba ही kibi नहीं है
और जब मैं कह रहा हूं मैं umva मेरे नाल wivugirana ibintu byose bakumva abashinjacyaha ngwino tujye kuganira njye avoka wawe uyu n'umuburanira wibuke ikintu kimwe umva baragiye baraganira kora hano sha kora hano ndakuburanira wowe hashye urebe baza kurya baracyari mu mukino w'urubanza तेरे हार्ट अनुसार ya biryo biraryoshye sha Leonard arateka rwose bari kuryamo मैंने उनका मर्डर नहीं किया ntabwo nigeze nica bosi wanjye कि मौत के बाद ही आपने वो हासिल किया जो आप ubukire bwawe n'umwanya wabonye muri kampani wabubonye ari uko bosi wamaze gupfa सूप तो पीजिए mu isupu yawe क्या हुआ none iki जैसे तो जब भी कोई मरता है तो किसी न किसी को कुछ हासिल होता n'ubundi iyo umuntu apfuye Ragahinga. abasigaye bungukira mu rupfu rwe niko ku isi bigenda है आधी दुनिया में मुकदमा चलना चाहिए hari ibyo ngibyo rero abantu bose bagiye bapfa abandi bakabasimbura babasimbuye babihanirwa आधी दुनिया से नहीं है मिस्टर मेहरा हमारा सारोकार आपकी twebwe ntabwo turi kure abandi bantu bo ku isi turi kureba icyaha cyawe wakoze बात कर रहे हैं जैसे ये सच में Zaidi nawe uri kuvuga nkaho uyu musore ari umugizi wa nabi kuko wa nyawe waretse akarya mu mahoro mutware gake nk'umukiriya wanjye wimubangamira ubu navuka bagomba gukurikira inyuza आपने ese मिस्टर ओसवाल को जहर दिया था bosi wawe Mehira waramuroze nako Mehira bosi wawe Oswari waramuroze जी नहीं oya गला घोंट दिया था waramunize se वो मार दिया या wamujombye icyuma waramurashe wamukoreye iki जी नहीं nta na kimwe आपने कोई एक्सीडेंट wateguye impanuka se bari yapfira मेरे पीछे पड़े हुए ese kuki ukomeje kumpuruvuka मैं भला उनको क्यों मारना चाहूंगा kubera iki nari kumwica मैं आपको एक बात बताऊं reka nkubwire ikintu kimwe पोस्ट के लिए मैं अकेला कंटेंडर नहीं था 3 और भी थे uwo mwanya nta nubwo ari njye wushakaga njyenyine वजह से twari tuhanganiye turi batatu hey दैट्स द ट्रूथ ko niko kuri मिस्टर मेहरा आपके मिस्टर ओसवाल से none so bosi wawe wapfuye Oswari mwari mubanye gute wasimbuye twari tubanye bijyanye n'akazi gusa nta kindi kiduhuza kitari akazi उन्होंने कोई सोशल गैदरिंग yigeze gutumira ngo mu rugo iwe se ngo musangire cyahabaye nk'ibirori आपको हैं? किया हो मुझे क्या उसने ऑफिस से कभी किसी को bosi wacu yateguraga ibirori we nta muntu n'umwe yajyaga atumira mu rugo rwe मिस्टर ओसवाल की सोशल लाइफ कैसी थी ubuzima bwe busanzwe bwari bumeze gute se Oswari bosi wawe मुझे नहीं पता simbizi इतना पता है कि वो खड़ूस गॉल्फ icyo nzi cyo ngo yakundaga gukina golfe ऑफिस में उसे सब इसी नाम से पुकारते थे niko abantu bose bamwitaga ipanshi लोग bamuserereza bamwitaga ikigoryi बहुत चिढ़ते थे kuko abantu bose baramwangaga nawe wamwitaga ikigoryi खुद की बीवी उसे खड़ूस n'umugore we yamwitaga ikigoryi nkanswe nge yagasani bagata mu gutwi bose abo bamwitaga ikigoryi usibye n'abo dukorana bamwangaga n'umugore we yamwitaga ikigoryi ako bagata mu gutwi nakubwiye ngo ntagire ijambo rigucika ni za filime z'ubwenge dore ukuntu areba umukobwa w'abandi ku kanya hari ibyo bahise baza kubaka kunino bimeze bite Joyce aza kubaka bongera n'umuriro urubanza rugiye gukomeza bubatse icyitwa witness box bazana inyundo y'umucamanza nakubwiye ngo ibintu byakomeye abagabo bambara n'amakanzu Session. urukiko ruratangiye umusore ari kumwitaba to call the accused on the stand please ndagira ngo mpamagare ushinjwa aze muri stand hamwe uburana nyine abahagaze bahita muri witness box The defendant will take the oath. defendant agomba kurahira ushinjwa nibo bita defendant agomba kurahira कहूंगा सच का ndarahira ko ndibuvuga ukuri nta kindi kintu nzi kuvuga kitari ukuri प्रॉमिस ndabasezeranye yabigize imikino mwicare Tutor, आप सवाल शुरू umushinjacyaha reka atangira kubaza ibibazo umushinjacyaha avayo uyu aragushinja ukagira ngo wakoze icyaha ahari अभी थोड़ी देर mu kanya gashize watubwiye मिसेस ओसवाल भी अपने पति को खड़ू ku mugore wa bosi wawe ngo yitaga umugabo we ikigoryi नहीं कहते भैया wigeze ubyumva umugore ari kubyita umugabo we yego तो वो भी आपके साथ none si uwo mugore nawe yakoranaga namwe ku kazi oya umve आपको कैसे पता none wamenye gute ko bosi wanyu umugore we yamwitaga ikigoryi kandi umugore mudakorana aho hantu buretse kubangamira icyo kibazo ntawe ugihuriye n'ikirego Overruled. oya कि Your Honor? reka bakomeze babaze तो मेरा आप मिसेस ओसवाल को पर्सनली ese umugore wa bosi wawe mwari musanzwe muziranye yego पर्सनली जानते थे तो मिलना जुलना nimba rero umugore wa bosi wawe mwari muziranye ubwo mwahuraga kenshi मुझसे ये बोल niyo mpamvu wamwumvishe yita umugabo w'ikigoryi ibyo nibyo उनके मुंह से अपने पति के लिए इतना घटिया ese ntiwumvaga bikubaje kumva umugore yita umugabo we ikigoryi uri aho क्यों लगेगा kubera iki byari kumbabaza नहीं पता कि ओसवाल कितना घटिया आदमी था
we ntabwo uzi uwo mubosi wacu ukuntu yari ikigoryi. मिस्टर मेहरा, क्या आपके मिसेस ओसवाल के साथ अनैतिक संबंध थे? Objection, Your Honor. Sustained. I'm sorry, Your Honor. मिस्टर मेहरा, मिसेस ओसवाल का नाम क्या था? नताशा। नताशा। umugore wa bosi wanjye yitwaga Natasha. Natasha aza kureba hano akantu yabonye abikamo itabi kameze nka zabu. सिगरेट केस kare watweretse akantu utwaramo itabi ryawe. आपने कहा था कि ये आपके किसी utubwira ko ari inshuti yakagwayemo impano. इस पे engraving थी with love from handitseho ngo nkaguhanya urukundo gaturutse kuri NO. ओसे ओसवाल। ihagarariye Oswald. Yeah. Yego. Natasha Oswald. Natasha Oswald niwe wampaye iyo gift, umugore wa bosi we. Bosi we wapfuye. महंगा गिफ्ट आपको दिया तो none se umugore wa bosi we gutegwaye impano ihenze. मिसेस ओसवाल के साथ menye umubano wanyu wari umeze neza. इंटीमेट संबंध थे आपके मिसेस ओसवाल। ese umubano wawe mu byerekeye no kuba mwaryamana wari umeze ute? utangiye kwinjira mu buzima bwite bw'umukiriya wanjye nawe bihuriye n'ikirego. ताल्लुक है ये। hari aho bihuriye. मिस्टर मेहरा ने खुद स्वीकार किया कि Mr. Mehra yemeye ko umubano we साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ये na bosi utari umeze neza ndetse katakundaga bosi we. मानना है कि मिस्टर मेहरा ने rero ndizera ko uyu mugabo Mehra uri hano मिसेस ओसवाल के साथ संबंध स्थापित ashobora kuba yarikundishije ku mugore wa bosi we kugira ngo asubize inyuma bosi we cyangwa amwice कर सके। cyangwa ahemukire bosi we wamufataga nabi. बात बिल्कुल उल्टी है। ukuri gutandukanye n'ibyo uri kuvuga. मिस्टर मेहरा को तो पता भी नहीं था कि नताशा मिस्टर ओसवाल। Mr. Mehra yamenyanye na Natasha atazi ko ari umugore wa bosi we. Sibyo rata? Bitubwira uko byagenze. साथ आपकी मुलाकात Wahuye gute n'umugore wa bosi wawe Natasha? Bitunyuremo atangiye kubitwereka. Reka batwereke uyu musore ajya guhura n'umugore wa bosi we, bari no gushinja ngo kuba yarishe bosi we. Aho turi. Barakwereka yari umunsi umwe n'umusore yagiye mu kabyiniro. Yasohotse yagiye ahantu hashya. Umugore wari uri yari kubyina. Kabari. Yeah. Ingufu Gin Limited yari yamenye icyo kunywa banywa abantu. Abanywa Red waragi banywa, abanywa Medali banywa, abanywa Radiant banywa. Hari hahiye. Musore nibwo yasohotse hano. Got a light. Ufite burikes. Namuhereza. Thanks. Urakoze. Rebe. Gusobanura nkwa yawe urutubuko ko hano hantu hazashya we. Musore yicara hano. Yicaye hano uyu munsi ari kutubwira ukuntu yahuye n'umugore wa bosi we. Bakamenyana. Bahuriye mu kabari. Bahuriye muri gift restaurant hejuru. Do. Umugore ati Helena rya ni Helena. Excuse me. Babarira gato madam. I'm hearing. Utaye Helena ryawe. Ya maherena ashobora kuba ahenze. Ntakoze. Welcome. Musore ari kutubwira uko yahuye n'umugore wa bosi we. कहाँ मिली? Uritoye se? नाइट क्लब के बाहर जमीन पे पड़ी थी। Nditoye hanze ya kariya kabari. Arenaga mu modoka. Umugore yasinze. इस हालत में ड्राइव कर पाएंगे? Ese urabasha gutwara imodoka umeze gutya? I think I can manage. Ndaza kubyitaho. I don't think so. Sinyega kuri bashe gutwara amada yabonye umugore wasinze. Drive you home? Waretse nka gutwara nka kugeza iwanyu aho kugira ngo ukore impanuka. Kumwe umuntu aba afite umutima mwiza. Uwo munsi yatwaye umugore yarabonye ko ashobora kukugonga. Nawe nubona umuntu agiye gutwara yasinze, uzamwake vura umugezi we. कहाँ? Iwawe ni he? मैं घर जाकर क्या करूँ? Ese impamvu yo kujya mu rugo ni iyihe? नहीं है जो मेरा इंतजार। Ko n'ubundi mu rugo nta muntu ntegererejeyo. एक काम करो, Urabizi? सुल्तानपुर ले लो। Cyana ahitwa mu Gatsata, Kinga. Niho hari inzu yanjye mu Gatsata nduhukiraho. Rebe. Umugore akuramo irindi herena. Yeah. Yamuzanye mu Gatsata. Thank you for helping me. Urakoze kumfasha. इसे वापस कैसे जाऊँ? None se urasubirayo ute? Do one thing. Please take my car back to the. Twara imodoka yanjye. Manager. Urufunguzo rusigire manager w'iriya club. जाएंगे Aranze hara muri gift.
आप कहाँ जा रही हैं? I don't feel like going inside. njye ndumva ntajya mu nzu. It's too lonely. But it has nothing to do with you. gusa ibi ntawe bihuriye nawe, wigendere. Yeah. uyu akiri hano abona umugore agiye koga muri pisine. ni umugore yacyuye yahaye lift, ari kutubwira ukuntu yahuye na madamu Natasha Oswari, umugore wa bosi we. umugore yasinze ubona umugore yikubise amazi. इस हालत में स्विमिंग करना wa mugore ntabwo ari ikintu cy'ubwenge koga wasinze. हो जाएगा मर जाऊंगी. ni iki kibi kiri bumbe hose kirenze kurohama? urebe koga wasinze ni bibi. umugore atangira koga yarabireba, ibi ni ibyabaye. नाम क्या है तुम्हारा? witwa nde? समीर nitwa Samir. नाताशा. nitwa Natasha. nuko yahuye n'umugore wa bosi we. nuko ngo yahuye n'umugore wa bosi we, bari kumushinja ngo kuba yarishe bosi we, ariko tubwira uko yamenyanye n'umugore wa bosi we. zano dore ukuntu areba umugore w'abandi. umugore afite ibisebe mu mugongo. icyo gihe yahuye n'umugore wa bosi, umugore wa bosi afite ibikomere mu mugongo, ibintu by'ibikovu. ufashe ngaho aramufasha. मिलने लगे guhera icyo gihe twatangiye kujya duhura, कभी अपने या अपने पति के ariko ntabwo yajyaga ambwira ko afite umugabo. इतना बताया था कि वो अक्सर टूर पे भाग yarambwiraga ngo umugabo we ngaba yagiye mu ngendo nyinshi. रहा था कि mu biganiro twagiranaga nibwo namenye ko. anyways she was very good to me. gusa uwo mugore yambere umwana mwiza, iyo twabaga turi kumwe byaranezezaga. urumva dore umugore nguyu, iyo babaga bari kumwe byaramunenezezaga. batangiye kujya bahura mu ibanga rikomeye cyane. umugabo kandi yari yubatse. batangiye kujya bahura n'umugore wa bosi we, ariko atabizi ko ari umugore wa bosi we. nuko nawe waba uzi ngo hari umugore mujya muhura mu ibanga rikomeye cyane utazi ko ari umugore wa bosi wawe sha. bibaho. nanjye nigeze gukundana n'umukobwa ntazi ko ari umwana wa bosi wanjye, banyirukanye mpita nza gusobanura. iyo nkuru ni imimbano, nta ninja nakunda. reka reka. hakurino umusore atangiye kujya ahura n'umugore w'abandi kandi nawe yubatse, ariko tubwira ukuntu yahuye n'umugore wa bosi we. ni mu rubanza arimo, ari ku rubanza rw'imikino. akarya amafaranga rwose, urababona akamodoka kameze neza, bagasohokana n'umugore w'abandi. gusohokana n'umugore w'abandi nabyo si sawa, keretse wenda nkanjye w'inyangamugayo, n'ubundi mba ndi musaza wanyu. ko buriya busore bw'i Kigali mu bwitondere mwa bagore mwe, nta keza kabwo. wenda njye byakumvikana, n'umugabo wabimusobanurira ati ni ya nyangamugayo roke twari kumwe, ariko se turiya dusora kubona nyina two. hakurino bakomeje kujya basohokana bakajya kurya isi. bahurira mu bantu umusore akijijisha kugira ngo atamukoraho, abantu bakababona. hagiye hanashya, ariko mu ibanga rikomeye cyane. ese bite byose ni byaye. bagiye bahurira no mu turori, baza bambayemo masike. ati mu mbaga y'abantu benshi burya niwe nkunda, barakwereka ukuntu hagiye hashya. तेरी चाह का सवाली हूँ, लिख के तेरी चाहत कर दे दस्तखत तेरे, मुद्दतों से जो पड़ा कोई में खाली हूँ. bari kutwereka ibi byiza yagiranye n'umugore w'abandi. ndebere nawe रंग दे तू गोरी ये चदरिया, रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया, रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का
n'umukobwa basohokanye bari ku masi. ये कौन है? Wewe ninde uguhamagaye? मेरा खड़ूस हस्बैंड. Uwo ni umugabo wanjye w'ikigo ryitwa Oswari. Agasani. Yararebye abona umuntu wamagaye umugore abona ni boss we. पता चला कि मेरा बॉस Nyamara kumenya ko umugore twari kumwe ari umugore boss wanjye nagize ubwoba. तो मैंने उससे मिलना ही बंद कर. Bitandikira kongera guhura n'uwo mugore. आपकी मिसेस ओसवाल से दोबारा मुलाकात हुई? Mwongeye guhura nyuma so mugore. Umugabo isi yongera yarikira kongera guhura n'uriya mugore akimara kumenyeka ari umugore wa boss we. Nk'umuntu udashaka kwirukanwa mu kazi wese uko amera. Hari nimero yamuhamagaye ya Purifa ari mu rugo ari kumwe n'umugore n'umwana. हेलो Samir. Bite Samir? It's me. Ni njyewe Natasha. Umugore wa boss we yaramuhamagaye. Musore yaramaze iminsi amukwepa adashaka guhura nawe. तुमसे मिलना है. Ndashaka ko duhura. मैं भी थोड़ा बिजी हूँ. Maze igihe mfite akazi kenshi. और मैं तुम्हारा Ndabizi urahuze ufite n'ubwoba. आजाद यूरोप जा रहे हैं. Gusa umugabo wanjye ijoro araza kujya i Burayi. Uze kuza mu rugo. Hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira. मैं कोशिश करूँगा. Ndagerageza. समीर तुम नहीं आओगे. Nutaza kundeba njye ndazi wawe n'umugore wawe ambone Nyagasani. Gusa ubukunguzi. Ibazo ninja ukubwira ati nutaza kundeba ndazi wawe n'umugore wawe none hambone n'ibyaca bimenye. Umugabo icyo yakoze nta kindi yese ajya kureba umugore wa boss we. Yaramaze iminsi yaragaritse guhura nawe. Boss amenye ko wahuye n'umugore wari umukozi we. Namwe mwabagore mwe rero mudusuzuguza abakozi bacu. Uzi ko umugabo wawe ari boss uri kujya mu bakozi be hagashya hakagurumana. Abakozi bacu bazatwubaha gute? Barakwereka umusore gize naramagara. Kumbamagara bari bamuziritse umunwa. Nyagasani. Uyu yarahamagaye. Natasha. Umugore nagutaba. Natasha umugore bari bamuzirikiye mu nzu. Umusore n'ubundi uruga rwisangamo imuntu. Kureba hejuru abona hari itara riri kwaka rizima. Kumba umugore kwatsa itara arizimye. Umusore abona ko ari ikibazo. Itara riri kwaka rizima. Uriya mugore afite ikihe kibazo. Ahita asimbuka agapangu. Bimeze biti. Yo. Rebe. Uvuye yihuse cyane. Haza rebe. Uyu mugore umamagara ngo duhurire hano. Byifashe bite. Gusa rero agiye guhura nawe ari kutubwira inkuru yamubayeho. Muri rwa rubanza arimo. Ariko nanone ni imikino n'abasaza bahuye. Nubundi kubabwira ukuri bw'ibyabaye kwaciye inyuma iki n'iki. Ntaho muzahurira. Ntacyo byabitwaye. Mutanaziranye. Ubu nawe uvuye hano ukajya mu gahugu kakora cy'ahantu mu misozi ukasanga ibisaza nka bine wananizwa n'iki kubibwiza ukuri. Ati yaye nahuye n'umugore nkajya nshashanye mu mugore wanjye. Abo bantu ntibabaza umugore wawe ntahantu bamuzahurira. Niyo mpamvu umusore kutuganira inkuru ye. Yageze anabona Natasha bamuziritse. Zana terura ivasi. Zana nakuma. Urebe. Ni kirahuri. Yasanze umugore wa boss we bamuziritse. Urebe filime. Ye! Kubwa guhumeka byari byatangiye ubwo. Urufunguzo ruri. Urufunguzo yarunaze kuri bariko. Umugore basanze ameze n'abaziritse. Ninde wari wamuziritse? Aje gushaka urufunguzo arubona hano. Rw'amapingu. Fungura amapingu. Ntago ndi bumubabarire. Ntago ndi bumubabarire akura y'imbunda. Indege ntago iragenda ndamusanga i Kanombe murasa. Ibaze iyo utaza hano ni kuba ngiye gupfira muri iyi nzu. Ntago ndi bumubabarire. Ndamwica. Wataye umutwe baraza kukumanika niwica umuntu. Ufite ikihe kibazo? Mwambura imbunda. Ndakora iki Samiri? Umve. Nzakora iki koko? Umugabo kananiye umugabo ni we waziritse umugore ngo yafashe indege agiye i Burayi. Ibaze umugabo ugiye i Burayi agasiga aziritse umugore w'amapingu. Niho kuvuga ati nzagaruka yarapfiriye muri iyi nzu. Muri iyo nzu barakwereka uyahabonye ikiboko. Ni ibyabaye ariko twibutsa. Atubwira umugore bahuye n'ibibazo yasanze uwo mugore afite. Ese marta ho तुम्हें? Ajya akoresha iki kiboko akagukubita. Nyagasani. क्यों? Kubera iki se? मजा आता है उसे. Kubera ko ngo ngabikunda ngo biramunezeza. Ukunkubita umugabo wanjye biramunezeza. Ni sadist, ni babantu nyine ubusanga bakunda kuryamana n'abantu babakubita babakiriti babita sadist. Ntago babasanzwe. नहीं होने देगा. Wazamutandukanye n'uyu. ये वो मेरा चेहरा खराब कर. Cyambwiye ko ni mwaka divorce tugatandukana zanyica. के पास क्यों नहीं जाता? Wazabwiye polisi. Hopeless. Nta byiringiro mfite. He has friends in all high places. Afite inshuti mu nzego z'ubuyobozi hirya no hino nta kintu bamutwara. Please stay with me, don't leave me. Ndakwinginze gumana nanjye winsiga. जा रहा हूँ मैं.
nta hantu ndi bujye ibi ni byabaye ariko twibutsa तो मिस्टर मेहरा जब आपने मिसेस none se Mehira ucumva inkuru ibabashe y'uwo mugore wa Oswald witwa Natasha तो गुस्सा नहीं आया byarakurakaje इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं इसका खून कर देता nararakaye ku buryo numvaga boss wanjye hari namwica आपने कर भी दिया ariko waje n'ubundi kumwica nyuma मिस्टर मेरा नाम Mr. Mehira टाइम इन्होंने बादशाह निकाला है आप अपना yakwiriyeho cyane nawe tumwemeza urubanza rurangirira For your kind information, Mr. Z. waye amakuru yawe rero wamushinja cyawe Not a natural. boss wanjye Oswald yapfuye urupfu rutunguranye nta muntu wamwishe ni kumwe umuntu afatwa n'umutima agapfa cyaka aryama agapfa nta muntu wigeze umwica ngo amurase cyangwa iki urumva igihe twabonaniye munshinja kumwica ndarengana umusore hano hanyuranye umucyo yapfuye urupfu rw'ikirago natural death urupfu rw'ikirago rwa rupfu rwizanye nyine natural death yarabitekereza कैसे हुई थी उनकी मौत yapfuye ate उन्हें हार्ट अटैक हुआ था ni umutima wamufasha arapfa मेरा आप हमसे कहना चाह रहे हैं कि urashaka kuvuga ko मिस्टर ओसवाल की मौत एक हार्ट boss wawe Oswald wasimbuye yapfuye azize umutima cyane byabereye he गोल्फ कोर्स पर hahandi yakiniraga golf niho byabereye aho bakinira golf आप वहाँ मौजूद थे wari uriyo इत्तेफाक से मौजूद था bitunguranye narindi wahakoraga iki वो खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो icyo kigoryi ngo ni boss cyari cyanumye ahantu gikina No, but the question ngo nyizanire impapuro kizisinye उसे कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए था hari presentation nyine ashaka musobanura ibyo bipapuro akabona kubisinya twari buzakoresha ku wa mbere musanga akinira golf muri weekend ni naho yapfiriye hari ओसवाल ने शॉट लगाया Oswald yateye ishoti फिर अचानक ako kanya umutima uhita umurya hari n'umugore wahari we muzana intebe ibi nibyo byabaye baratwereka ukuntu Oswald yapfuye boss we और नताशा ने उसे संभाला और मैं बाहर भागा Natasha namusiganye But it was too late n'umugabo we njye nirukanga guhamagara umuganga to the hospital. kuko tumujyanye mu nzira tumujyanye kwa muganga ntiyabashe kugerayo amahoro ये नहीं सुधरेगी umuriro urabura umuriro wahise ubura muri iryo joro ndagira ngo ukurikire filime nakubwiye ngo uraza gusobanukirwa kuva n'agafashemo jambo kurindi bacanye buje nk'igihumbi kugira inzu nini ugira ngo si ikibazo umusore telefone nta network irimo yabuze rezo फैसला हमारे हक में होगा ntugire ikibazo mukire wanjye urubanza ruragenda neza urabona turi gutsinda साहब फिर दोबारा अदालत ikindi umushinjacyaha Zaidi ntago tuzongera kumwemerera gukora mu rubanza rwacu natsindwa इससे पहले kuko urubanza rutangira मोदी साहब ने अपनी लीगल Zaidi yemereye ko natsindwa ari we wuyu nananirwa gushinja icyaha uyu musore ngo ntago azongera guhabwa umwanya muri uru rubanza karaba kamunaniye muri genge baramuca mbega ukuntu ari igisebo we mbega ukuntu ari igisebo kuri Zaidi yarakaye musore umushinja kwica खुश होने की जरूरत नहीं mwemuretse kunezerwa तेल अभी बाकी है uyu mukino ntago urarangira आपकी पैंट सूख चुकी है ipantaro yawe yumye स्टिकर के ऊपर वाले nayiteye ipasi n'ibindi byose biri hejuru urakoze अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी munyemereye najya kwambara imyenda yanjye kari nayo inkwira neza yego जी मैं भी जरा अपने आप को थोड़ा रिलीव करूं bakomeza hejuru uyu arabireba uyu we niwe ufite inshingano zo kumushinja icyaha n'umushinjacyaha abashinjacyaha nawe urabazi mu rukiko usanga abantu barwaniye mu kabari batanaziranye bahuye bagera mu rukiko kumva umushinjacyaha ngo uriya musore ngo yabigambiriye yabitekerejeho nyuma y'igihe kinini anoza umugambi nibwo yamutegeye mu kabari yakundaga kunyweramo amukura iryinyo kandi abo bantu bahuriye mu kabari nta n'umwe uzi undi umushinjacyaha n'uwa danje ana मेरा कार्ड रख लो fata ikarita yanjye uzampamagare बोरिंग लाइफ से निकल के कुछ nuhitamo kuva muri buno buzima bw'amafuti uzaze mu mujyi ngiye w'i Kigali mpayoboje agasuzuguro nkwereke afata umukobwa w'abandi mva चाहो तो अभी मेरे साथ चलो unabishaka reka twajyana ubu nonaha ngiye Kigali ndayiyoboye wiyoboye utese nka kuriya roke Kigali yiyoboje agasuzuguro nagaragara nyiyoboje inkoni y'icyuma तो ये जानने के लिए बेताब हूं कि एंड क्या हो ubu ntegereje ukuntu bino bintu biri buze kurangira रोमांचक umukino ugeze aharyoshye bano basaza babaho mwirunguye niwo mukino ubaryohera बड़ा प्रिडिक्टेबल है uyu mukino ratumeze neza Zaidi watsinzwe Things to be seen ibyo nibyo utegereje kubona दिया है तो मिस्टर मेहरा Mehira तुम कहाँ थे harya twari tugeze
यही कि ओसवाल की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले Oswald boss wanjye yapfuye tutaramugeza kwa muganga. वक्त क्या था और Yapfuye sangahe itariki zingahe? Yapfuye nka saa 5 n'igice. 23 नवंबर था. Itariki 23 z'ukwezi kwa 11. Iyi filime nibwo nyikoze nanjye. Birahuriranye. सवाल एक वर्कहॉलिक थे और कभी छुट्टी नहीं लेते. Oswald ngo yakundaga akazi ke. एक बार. Gusibye igihe kimwe yageze gufata ukwezi kw'ikiruhuko. Akaruhuka. Is that a fact? Ibyo sibyo? Yego. छुट्टी क्यों ली उन्होंने? Kuki yafashe ikiruhuko cy'ukwezi? I don't know. Ntabwo mbizi. आपका बॉस एक महीने ऑफिस. Boss wawe utarajya gusiba akazi yamaze ukwezi ataza ku kazi ntiwabaza impamvu. उसका ऑफिस ना आना ज्यादा जरूरी था. Icy'ingenzi kuri njye nuko nabonaga ataza ku kazi twari twaramuruhutse. वर्कहॉलिक आदमी Umugabo ukunda akazi. एक महीने की छुट्टी तभी लेता है जब उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो. Afata ikiruhuko cy'ukwezi ari uko arwaye cyane. Could be. Ahari. I don't know. Simbizi. झूठ बोलो मिस्टर. Uri kubeshya Mehira. आपको पता था कि मिस्टर ओसवाल Wari ubizi ko Mehira asanzwe arwara umutima. महीने के जब उन्होंने Niyo mpamvu yafashe ikiruhuko cy'ukwezi kuko yari asanzwe arwara umutima. उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. पहला दौरा. और मेरा ये मानना है योर ऑनर. Ndizera ko nyiricyubahiro. सारी बातें मिसेस ओसवाल ने मिस्टर umugore wa Oswald ndetse n'uyu mugabo uri hano उनसे मिलने उनके icyashoro ubwo bahuriraga mu gatsata kuri ya nzu ya famu इसे मारता है वो तो. baganira ajya akoresha kina gukubita muze yatangiye kutubwira ukuntu ibintu wabibona. मैं थक चुकी हूँ. Ndarambiwe. Why do I just want him dead? Genda umva umugabo wanjye apfuye nta ribi. खरूस हार्ट अटैक से भी नहीं मरा. Kiriya kigabo nta nubwo umutima wakishe uretse. कब हुआ उसे हार्ट अटैक? Boss we yarwaye umutima ryari? एक महीने की. Swibuka afata ikiruhuko cy'ukwezi yari yarwaye umutima. माइल्ड था या Massive. umutima umeze ukabije. ने कहा वर्कलोड कम कर. Abaganga ku buryo bamubwiye ngo agabanye akazi. दूसरा अटैक जानलेवा हो. kuko ngo niyongera kurwara umutima azahita apfa. उसे दूसरा हार्ट अटैक होगा. Azongera arwara umutima. Gusa kuri inshuro azawurwara ahita anapfa. Ntabwo mbyumva. Umushinjacyaha kutubwira ikiganiro cya nyacyo bagiranye gitandukanye n'icyo uriya musore yari yatubwiye nk'umuntu ureba kure. बहुत possessive है तुम्हारे लिए. uriya mugabo aba ashaka kukugumana. उसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दे तो इससे बड़ा. ubwo gukunda cyane aba yumva yakugumana tumweretse ko dukundana njye nawe ntashobora kwita. क्या तुम उसे खुद बता. afatwa n'umutima. urumva umugabo gukunda cyane ugufuhira urwara n'umutima ashobora kubona umugore waryamanye n'undi mugabo akahita arwara umutima. urabizi nicyo gihe cyo kugira ngo umugabo wawe tumurwaze umutima apfe. icyo gihe icyo bakoze ni iki? bifashe video aryamanye n'umugore wa bosi we babipanze bavuga ati bosi wawe nitumwereka video turyamanye. साहब आपको तो मेरी कंपनी का क्रिएटिव हेड होना चाहिए. Zaid ariko menya upanga ibintu byinshi. iyo ni inkuru himbye. सर वे सो. ubizi uti मुलर जी हम हार गए. मुकदमा खत्म. ikirego kirarangiye. siko ari byo जद्दी साहब कुछ. Zaid itekereza ku izina ryawe ugiye guhunga. umushinjacyaha avuze ati mwafashe video uryamanye n'umugore wa bosi we kugira ngo afatwe n'umutima apfe. बड़े बड़े वकीलों ने ऐसी घटिया कहानी सुना के सड़ा दिया. reka guhimba inkuru z'ibinyoma wana. reka ndangize impamvu mvuze ko bifashe video waryamanye n'umugore wa bosi we. ने कहा था कि आप wavuze wagiye aho bosi we yakiniraga gorufe ngo ugiye kumwereka iby'akazi. icyo si cyo. एक और झूठ. icyo ni ikindi kinyoma. प्रेजेंटेशन तो सिर्फ एक बहाना था. iyo presentation yamushyiriye ni urwitwazo. Because you wanted to make. ahubwo wamamaga mubwira ngo umushyire presentation y'iby'akazi kugira ngo uhagere ubone neza ibyo wapanze nimba ari buze gupfa. Samir यहाँ कैसे? niki kikuzanye hano? reka bakwereka uko byagenze. umucamanza umushinjacyaha uko ari kubivuga ni ibyihutirwa by'akazi. reka mbanze nterere ishoti sha. umugabo yateye ishoti. kimara gutera ishoti umusore yaje hano afata video aryamanye n'uyu mugore w'uyu mugabo yoherereza bosi we bahagararanye. we kunyoherereza message turi kumwe ndashaka kuyikwereka banzu uyirebe. umugabo afungura video yirwarira umutima kandi akunda umugore we. ibaze kubona umugore wawe aryamanye n'umukozi wawe bari babipanze ko umugabo umutima ngo ugomba kumufata. umugabo yarebye video wambonye nge n'umugore wawe hahiye se hari kugurumana. umugabo yararebye ariko uzi umukozi wawe ugasanga ari kuri mabuja hanagurumanye n'indi uri hasi n'indi uri hejuru. bose umutima wahise umufata. hari abagabo bigirira imitima yoroshye nk'iyi nkoko. umutima waramufashe bari babipanze. we mujye guhamagara. meze neza umugabo yabuze n'imbaraga zivuga yirwarira umutima. nicyo bakoze video bahise bayisiba kugira ngo hatazagira n'uza mu bimenyetso akareba ino video muri telefone ya boss. bahise bayisibamo. umutima uramufashe
umugabo bamuteye umutima bishaka niko umushinjacyaha ari kuvuga ese nibyo cyasibyo ari nako bamukandiramo anaguye hasi baramureka boss wabyutse bakigira nkaho bamwitayo kumbe nibifu we muze mutabare boss wacu kumbe nibo bamwishe nakubwiye ngo kwica umuntu ntago bisaba kujomba umuntu icyuma cyangwa kumurasa the most preposterous man outrageous and ibyo bintu uri kuvuga ni ugukabya no kurengera ugahimba ibintu byigeze biba से पता कि उस सवाल को शॉक लगेगा उसे हार्ट अटैक हो जाएगा gute se bari bazi ko nabona iyo video uri bufatwe n'umutima पिस्तौल का घोड़ा दबाकर कोई भी कातिल कभी श्योर नहीं होता iyo umugizi wa nabagiye kurasa ntago abazi neza umuntu agiye kurasa nimba ari bupfe cyangwa atari bupfe niyo mpamvu Mehira yari afite umupangu wa kabiri baravuga ngo nibamwereke iriya video umutima ntumwice तो ये उन्हें मिसेस ओसवाल का वो वीडियो टेप दिखाते जो कि इनकी जेब में था और इज्जत की दुआएं देकर उन्हें ब्लैकमेल कर baravugaga ati iyo video bazayimwereka basi bamucecekeshe cyangwa se uyu musore yaravugaga ati iyo video nzayikoresha nanone mbwira umugore ajyamo amafaranga Agree with defense counsel. ngendemeranya n'avoka Prosecutor ये सिर्फ umushinjacyaha ibintu byose uri kuvuga n'ibyo uri guhimba nta kimenyetso kibigaragaza uri kubihimba ibimenyetso ndabifite nyiri cyubahiro बड़ा और अनशेकबल mfite ikimenyetso kitajegajega kitakemangwa kitariho n'ivumbi ubwo uyu musore yajyaga guhindura imyenda hejuru mu kanya nari nicaye hariya nicecekeye nabihoriye rikaba kwereka ko byagenze uriya musore ubwo yajyaga guhindura imyenda nafashe telefone yaho yari yayisize